Umwami Yesu Kristo nashimwe brother Manu. Hanyuma nifuje kugusubiza nshingiye ku bibazo wabajije, na cyane ikibazo cyerekeranye n'umupasiteri w'umugore cyangwa umubwirizabutumwa w'umugore. Ntago ubundi Pawulo igihe yandikiraga ab'Ikorinto bavuga ngo abagore bajye baceceka, yabwiraga abagore bubatse. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, akaba yari asobanura n'impamvu avuga yuko mu Bakorinto ba mbere ari igice cya 14 bari ku 33 ngo nkuko bikwiriye amatorero yose abera ngo abagore bajye baceceka, ntibagira icyo bashaka kugira ngo bakibarize abagabo babo imihwira. Ndashaka kureba ingingo yari ari kurasaho hano, tugiye muri logic cyangwa tugiye mu byanditswe neza kubisesengura. Akavuga ngo niba hari icyo bashaka kugira icyo biga ngo bakibarize abagabo babo imuhira. Urumva bo ababwirwa bari bo ni abagore bubatse, sibyo? Noneho akongera akakizana mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 uhereye ku murongo w'10 imanuka kuri 11 na 12, aho ngo yanga yuko umugore yigisha cyangwa agira ubutware ku mugabo we. Hano bari kukwereka inyigisho bananiza umugore kugaragaza authority cyangwa kugaragaza ubutware cyangwa kugaragara ko yakora nk'umutwe, kuba yamenyera umugabo amutwara uko ashaka cyangwa ashake kubera ko yanti yamutegerera. Impamvu hano Pawulo abisobanura kuri iyi ngingo ntabwo byari byerekeye ivugabutumwa. Kwigisha kuri mu buryo bwinshi, sibyo? Hari mu Bakorinto ba mbere 11 ugasanga avuga yuko ngo mu 5 manuka ngo umugore ngo mu gihe aburira, iyo bakoresha Bibiliya y'Icyongereza ikoresha ijambo, y'Ikinyarwanda ikoresha ijambo uhanura. Guhanura hari yabiza mu ishusho kubwiriza muri translation zitandukanye no mu Cyongereza. Ngo umugore uhanura atwikira umutwe we, niko bikwiye kuba ari ku mugabo ahanura. Umugabo mu gihe ahanura atwikira umutwe ngo biteye isoni, akwiye ko umugabo atagira, kuko ari ngo umutwe w'urugo ntakwiye gutwikira umutwe we. Hano akagashaka kwereka yuko umugore ari wemerewe gutwikira umutwe we, kandi ngo yahawe umusatsi nk'umwambaro ku mutwe we. Ni iki gituma umugore akwiye gutunga umusatsi ku mutwe we nk'umurimbo, kuko ubwiza bw'umugore ngo ni umusatsi. Ngo umugore akwiye guhabwa icyubahiro kubera ko afite umugabo. Mani magambo, mu gihe cyabo ntabwo umugore aba afite agaciro mu gihe adafite umugabo. N'igihe agize umugabo ntiyari afite amahirwe yo kugira icyo avugira mu bagabo bandi. Nuko byari binabimeze, ni nka kuriya no mu Basilamu bisanzwe bikimeze. No mu Basilamu, mu musigiti w'Abasilamu, abagore iyo bari gusara bo babashira inyuma, ntago abagabo bakaba imbere, babashira inyuma abagabo bakabashira imbere bari gusari mu musigiti. Nuko uzagenda ubigenza urebe, ntago aho abagabo basarira ariho abagore basarira. Ni muri bya bindi bigaragaza yuko nyine kugaragaza yuko mbese umugabo ari umutwe, umugore ntakwiye kugira ijambo cyangwa abe yatwara umugabo. Umugore akwiye kwibuka yuko umugabo ari umutwe. Noneho ugiye no kubireba, tuvuye no kuri ibi bintu bisanzwe, baba bakwereka yuko umugabo ari ukwiye gutwara umugore. Impamvu rero ari ikintu kigoye, ndetse no kuba umugore yaba pasiteri, nubwo ubu ngubu bishoboka, ariko mbere ntibyashobokaga. Ndaje ngusobanurire ingingo ya mbere. Imana iratangaje mu buryo bumeze gutya. Uribuka mu gihe iyo usomye Abisirayeli bamaze bahereye idini, ntabwo ariko yatangiye guterana kubera ko hatangiye mu gihe Abisirayeli bari mu butayu,
kumwe navuga ngo itorero rya mbere ryabanje ririho n'amategeko. Ariko umushumba wabanje kuriyobora ni Mose na Aroni. Miriyamu yabaye mu badiyakoni, reka tuvuge gutyo ko ari mu baririmbyi. Bariya bose bagaragaje kugira icyo bakora cyangwa kumaro bagira. Kuba Miriyamu yari umuhanuzikazi kandi akaba n'umuririmbyi, sibyo? Yabashaga kuyobora korari mu kuramya no guhimbaza. No mu mategeko ugiye kwitegereza asanga igihe Dawidi yamaze kwica Goliyati, ngo abakobwa b'i Siyoni baje baririmba. Bivuge ko rero bari bamenyereye abaririmbyi muri korari, bagaragaza cyane ko abakobwa b'i Siyoni bararirimbaga nyine bo muri Sayoni. Hanyuma rero administration ukuntu yabaga ihagaze no mu itorero, ukuyeho no mu itorero ryo mu Butayu, Bibiliya yari yarashizeho itegeko yuko uwo muntu ukwiye kuba umutambyi cyangwa umushumba yabaga akwiye kuva mu murongo w'umuryango wa Lewi, ari wo Mose avukamo. Miriyamu na Aroni bose bari Abalewi, ari abo mu muryango kwa Lewi. Imana itoranya umuryango wo kwa Lewi kuvamo abatambyi. Noneho Imana yaje gutoranya umuryango wo kwa Yuda kuvamo abami. Ni ukubera yuko nyine Salomo ari we witwaye nabi, abaye kabanza igaca iki kuvamo abami. Yego hajya haba cyitwa abacamanza, ariko Imana imaze gukuraho ubwami bwa Sawuli, yari ishaka ariko Dawidi abanza gukora ari no gutegurwa. Imana imaze kwimika Dawidi yahise yimika ubwami bwe, ndetse irayita ibukubitaho stamp, ivuga yuko ingoma ya Dawidi itazigera ihanguka isangana nk'imyaka y'izuba, kuko ntabwo ngo nyana Yakobo yari yarahanuye yuko Yuda abene se bazamwikubita imbere, bisanga mu ruberebere Yesu yanamumwenda ari guhanurira urubyaro rwe. Yavuze ko yageze kuri Yuda avuga yuko ngo bene se bazamwikubita imbere, bazamuramya, bajya muvuramira nyirana katiti Yesu porogoma ya Yuda kati Yuda tucyamuroza ko tumugufi porogoma ya Yuda umuhungu wa Yakobo. Yuda aracyavugwa, ese kisa Dawidi intare yo mu muryango wa Yuda. Umva ko Yesu aravugwa hano. Ndashaka no nkwerekana bigenda bizira hano, bikaza kugaruka nanone mu itorero ry'Ababatisita. Hari ukuntu Imana yagiye ishaka kugaragaza itandukaniro no gukuraho ibintu bariyeri cyangwa barriers cyangwa roadblock zabaga zananiza igitsina gore kuba cyakoreshwa mu buryo bukomeye cyane. Kuba Imana yanakoresha igitsina gore kurusha umugabo. Icya mbere ahantu Imana yabashaga gukoresha igitsina gore kurusha umugabo, umugore yabashaga gukora imirimo yose y'abagabo mu gihe Imana yamushizemo ubushobozi bwo kuyikora, ariko bikaba bitavuze yuko umugabo abuze agaciro. Ariko wajya kwite ugasanga abagabo Imana yakoreshaga imirimo nk'ayi ngiyi basabaga kuba basa nk'aho mbese batari mu ngo zabo, basaga nk'aho mbese babaye nk'ibishubaziko. Ndaza kuguhereza urugero rw'umuntu wakoreshejwe imirimo n'ibitangaza kandi akamubwiriza ubutumwa ukomeye wuhahwaga n'abantu bose mu gihe cye, muri iki kinyejana cyo turimo cya 19. Ubu turi mu kinyejana cya 20, nako ikinyejana gishize cya mu 1900. Noneho nkaza kukwereka mu gihe cy'abacamanza, igitabo cy'abaramuzi, bakwereka mu gice cya 5 havuga umucamanza w'igitsina gore yabaye umwe. Ntaho Bibiliya igaragaza ko higeze aba umutambyi w'umugore, hoya ntago higeze aba umutambyi w'umugore, kuko umutambyi yazaga ari wo mu Abalewi. Nta muntu wari wemerewe gukora umurimo w'ubutambyi uretse abo mu muryango wo kwa Lewi. Iki kintu ryari itegeko kandi wabaga uri igitsina gabo. None iki kintu wajya kukitegera ugasanga byegeye haje ko none sasa ibyirya amategeko ijya bise babaga bitwaye nabi. Imana igagurutsa abacamanza. Umucamanza Imana yagurutsaga yabaga ariho amavuta y'uburyo butatu. Umucamanza wabo muramuzi yazaga afite amavuta y'ubuhanuzi ari ubasha kuvugana n'Imana, agatanga ubutumwa Imana yamuhaye. Icya kabiri yabaga ko ari nk'umukuru w'ingabo, abasha kuyobora abantu ku rugamba bagiye gutabara. Icya gatatu andi mavuta abaga muriho yari ay'ubutambyi, kuko umucamanza wa mbere
wa Isirayeli niko navuga, ni yabayeho nyuma ya Mose na Aroni bamaze gupfa. Burya Yoshua yaje asa nk'umucamanza w'Abisiraheli, yaje ari nk'umukuru w'ingabo, ari umurwanyi, aza ari nk'umutambyi. Nubwo habaga hari abandi batambyi ariko yabaga yifashishije abandi batambyi, ariko we agakora nk'aho ari nk'umutambyi, akaba yabasha gutanga ibitambo, akaba haza yakora amavuta y'ubuhanuzi, kuba yavugana n'Imana, abasha kuyobora urugamba. Ikindi akaba yakora n'umurimo w'ubutambyi. Haje kuza uwitwa Debora, niwe ugaragara nk'aho yigeze kugaragaza iyi shusho y'ubutambyi, ariko ntabwo byari bikwiriye. Ariko bitewe n'igihe cye, Imana yabuze umugabo yakoresha mu gihe cya Debora, ikoresha Debora. Yari nk'igishegabo, yaramushizemo ubutware nk'ubw'abagabo. Debora yagiye gutabara ku rugamba, arayobora, yari umuhanuzikazi, ariwe yishaho inama kugira agende ababwire niba Imana izabahereza gutsinda urugamba cyangwa bazatsinda cyangwa bagatsindwa. Debora abaye umucamanza, ari umuhanuzi, abasha kujya ku rugamba nawe akaruyoboramo, abereka, mbese ari nko mu ba inspector ba meja nyine b'abagore. Noneho ugasanga n'amavuta y'ubutambyi, agasanga mbese nubwo abasha kwifashisha abandi batambyi, ariko yagaragazaga nawe amavuta ya gitambyi nyine. Hano tuvuye kuri iki kintu, bikagaragara ko yagaragaye nk'aho ari umwe. Yesu agiye gutoranya abigishwa be, ushobora kwibaza iki cyatumye atoranya abigishwa 12 abagore batarimo. Impamvu ni uko nyine umugabo ari umutwe aho ava akagera. Ugiye no kureba n'abayobozi b'ibihugu, ibihugu biyobowe n'abagore, ukuyeho Ubwongereza buyoborwa na Queen Elizabeth, nuko King yari yagize, King yadagihari. Queen Elizabeth bashatse ko ari ugumaho, ariko ubundi government y'Ubwongereza iyobowe n'abaminisita. Queen Elizabeth abayeho nk'abaringa. Burya ni uzi ko Queen Elizabeth ari we wenyine wemerewe kugenda ari hose nta visa. We ntakeneye passport, ntakeneye visa. Aho ariho hose yajya ntakenewe passport cyangwa visa. Iki kintu gisaba kuri internet ndumirwa. Niwe wenyine ku isi yose, Queen Elizabeth wenyine ku isi yose niwe wemerewe kugenda aho ariho hose yagenda, igihugu cyose yakigendamo nta visa, nta passport. Bavuga impamvu rero ngo nuko ko passport zo mu Bwongereza ziri mu mazina ye, ziri muri signature ye. Rero ntago yajya kugendera kuri passport iri mu mazina ye, kandi nicyo gituma rero bavuga ko rero batirirwa ayigenderaho niba badakeneye passport, kuko yo ni nkuko babaza ngo Museveni afite ID ya Uganda. Rero passport z'Ubwongereza zikwemera kuba wagenda ibihugu byinshi, hafi ya byose wabigenda. Rero Queen Elizabeth we ntakeneye passport, we ngo ntayagira, we yemerewe kugenda aho ariho hose nta passport. Urumva yuko we afite umwihariko. Ayobora Canada, Queen Elizabeth akayobora Australia, akayobora Europe, ibihugu byinshi, Netherlands n'ibindi. Europe mbese Queen Elizabeth, Ubwongereza bwo hari ahantu hose bwagiye bukoloniza, Queen Elizabeth aracyafite amatware. Rero nuko ni umwamikazi ukomeye cyane. Hano bikagaragaza ko igitsina gore cyahawe ijambo. Tuve kuri ibi ngibi, ndashaka nkwereke muri percentage nini. Bibiri igaragaza ko igitsina gabo ari wo mutwe, aho bajyaga hose umugabo cyangwa yaba mu murimo w'Imana, abagabo nibo usanga bakora umurimo w'Imana. Intumwa zari into, ahubwo izindi ntumwa zageze, abamama cyangwa abagore bagiye bakora umurimo w'Imana bafashaga intumwa, ariko ntibabaga abashumba. Nta biri igaragaza ko hari umudamu wigaza agira. Ikindi cya kabiri, mu gihe cy'intumwa, naje ngo hereze ihishurirwa kuko ntago nirirwa nkugora. Reba mu gihe cy'abami cyangwa mu gihe cy'abacamanza bise, bino bintu bivuga ko turi muri domaine y'ubumana. Wambajije ikibazo ushaka kumenya niba biva kuki kuba umugore abasha kuba bishop, akaba umupasiteri, akaba umubwirizabutumwa, akaba yabwiriza itorero ry'abagabo. Ibi bintu kandi muri Bibiliya bigaragara yuko ari ibintu biteye isoni kandi bidakwiye kuba bityo, sibyo? Ikindi bigaragaza ko
bitewe n'izi mpano z'umwuka kuntu Imana igenda izitanga, kandi umwuka wera niwe uhitamo akazihereza umuntu nk'uko ashaka. Rero iyo umuntu ahindutse umuhanuzikazi, wibuke ko mbere habagaho abahanuzi cyane, abahanuzi urebye n'abahanuzi bagiye bandika ibitabo benshi bari abagabo, wagira ngo umugore ntiyari yemewe kuba umuhanuzi. Umuhanuzikazi yabagaho ari nk'umwe ku ijana mu bahanuzi. Nk'uko rero Imana yabashaga gutora umuntu umwe muri benshi, ikaba yahagurutsa nk'umugabo umwe akaba ari umuhanuzi, uwabaga ari umuntu ubasha kuba umuhanuzi yabashaga kuyobora. Burya impano y'ubuhanuzi, ndashaka urebe kino kintu cyitondere, impano y'ubuhanuzi ni impano ibasha kurungamya ekanisa. Ku ruhande rumwe n'ubwo umushumba ayobora itorero, ariko iyo umuhanuzi ahari, rimwe na rimwe umuhanuzi ashobora kugira ijambo kuruta umushumba, niba waragiye ubyitegereza. Kandi impano y'ubushumba niyo ikomeye cyane kuruta izindi zose. Reka nkwereke impamvu ari ikomeye cyane. Ni uko impano y'ubushumba isaba imbuto z'umwuka wera kuzera cyane kugira uyikoreremo. Iyo utagize zino mbuto z'umwuka wera, kuko Pawulo ari kwandikira Timoteyo, yaravuze ngo umuntu yifuza kuba umwepiskope esura yo kusatu, Timoseyo kisoka sura yo kusatu, uyu munsi uko paka kurumura ngakira nganyonyura ebisanizo byo musumba. Yaravuze ko ngo umuntu yifuza kuba umushumba cyangwa umurabirizi, ni kwiruganda ivuga ngo aba yifuje umurimo mwiza. Urumva yuko umuntu ashobora kubyifuza, umugore ashobora kubyifuza, umugabo ashobora kubyifuza, ngo aba yifuje ikintu cyiza, ngo ariko arasabwa kuba ari umugabo w'umugore umwe. Hano rero umusore akaba avuye mu mubare, kandi Timoteyo yigeza kuba ayoboye itorero akiri umusore. Hano rero icyatumaga Pawulo azana ibisanizo, birashoboka yuko abagabo bubatse ingo benshi bifuzaga kuba abarabirizi, ariko hari ubundi buryo batitwara neza. Ni iki cyatumye Pawulo avuga ngo umuntu yifuza kuba umurabirizi, ni uko hari ababyifuzaga bakabijyamo batabikwiriye, badafite ibisanizo. Hanyuma barababwira ngo umuntu yifuza kuba umurabiri cyangwa umubishop cyangwa umwepiskope, ariyo askofu mu Giswahili bisobanura bishop, cyangwa umurabiri cyangwa umushumba. Ubundi bishop bisobanura ubundi umushumba, umurabirizi uba umusumba, kurabirira endiga, kubera elda umusumba biki, ngo nabyifuza. Si Timoseyo kisoka sura 3 baragaragaza ko ngo nabyifuza, ngo azaba yifuje ikintu cyiza, ngo ariko akwiye kuba, bazana ibisanizo, akwiye kuba ari umuntu w'inyangamugayo. Ibyo ikindi, adakunda impiya, adakunda amafaranga, adakunda kunywa vino, atari umusinzi. Bakavuga yuko akwiye kuba ari umugabo w'umugore umwe. Urumva hano umugore bamukuye kuri iyi lisite mu bantu babyifuza, ntakwiye kuza mu mubare kuko ibisanizo bimukuramo. Siko bimeze. Aha aramanuka akavuga ko haje hano ni ingingo Pawulo yarebye, abona yuko umuntu ukwiye kuba umushumba akwiye kuba yaragira. Noneho n'ikindi kikwereka, urebye n'abashumba bayoboraga umukumbi usanzwe babaga ari abagabo, ahubwo abashumba bazaga mu bagore mu gihe abagabo badahari. Ugiye kubyitegereza, ntuzi ko Mose yagiye muri Etiyopiya agasangayo umutambyi w'Imidiyani ari we Yetiro. Midiyani avuka muri urubyaro rwa Ketura. B'abahungu 5 Aburahamu yabyaye muri Ketura nyuma y'urupfu rwa Sara madamu we. Yabyayemo umuhungu witwaga Midiyani, ari we se wa Midiyani. Yaragiye agenda yatura iburasirazuba bwa Asia. Iburasirazuba bwa Asia buri muri Afurika, Somalia, Etiyopiya hariya rero biri muri burasirazuba bwa Asia. Twebwe ni mu burengerazuba bwa Afurika, ariko ni mu burasirazuba mu buvanjwa bwa Afurika wa Asia ye. Rero Midiyani yaragiye atora, yororokera muri Etiyopiya. Rero Mose yashatse umunyetiyopiyakazi ariko w'umumidiyani, ni mwene wabo nyine, ni umwuzukuruza wa Aburahamu nyine. Rero uriya umugore we yashatse Mose ari we Zipora, bamwita ngo ni Zipora.
yabyaye umwe mu bana yamubyara abahungu babiri, umwe yamwitaga niba ari Gerishomu, undi yamwitaga nde ntabwo nibuka neza. Ariko hano ndakwereka ko uyu Jethero yari yarabyaye abakobwa gusa, ariko birivuga kandi nibo bari baragiye umukumbi, bagasa nk'abari gukompitinga n'abandi bashumba badapfa kuva amaso. Niki cyatumye Mose aza arabarwanirira, abafasha kuhirira amashyo yabo n'ibyo baba bari kuragira. Ibyo ni ibikwereka yuko rero bariya abagore bagiye kuba abashumba kubera ko nta basore yabyaye. Iyo abyara abasore ntabwo bariya abagore bari kujya kuragira uriya mukumbi, kubera yuko ni inshingano z'iki z'umugabo kuragira, korora biriya bintu byo kuragira. Ariko ni igice gituma umugore aba umushumba, ni ukuziba icyuho kuko habuze umugabo ukwiriye kuba yazigira. Rero hari igihe Imana ijya yemera yuko umugore ashumba itorero, si uko zakabaye inshingano z'umugore, ahubwo Imana igakoresha umugore ikamuhereza ubushobozi bwo gukora umurimo w'ubutambyi. Muri iki gihe cy'ubuntu bw'Imana habaye icyitwa bariya, abantu bavuga ngo handi ni igihe Pawulo abisobanuye yuko mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 wereka umurongo wa 13 ukamanuka, uzasanga bavuga yuko twese twabatijwe mu mwuka umwe, abagore n'abagabo, twese duhinduka umubiri umwe muri Kristo Yesu, nta mugore nta mugabo, twese twitwa abana b'Imana binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Bahita badushyira ku rwego rw'uko twese uwavutse ubwa kabiri ari umugore n'uwavutse ubwa kabiri ari umugabo, bose bahinduka abana b'Imana. Ikindi cya kabiri bikwereka yuko uwakubwirije ubutumwa yamaze kukubwiriza ubutumwa, kandi igihe Yesu yatangaga mishoni ngo mugende mubwirize abantu bo mu mahanga yose, mubahindura abigishwa, ngo abazizera muzababatize. Aya magambo ntabwo yabwiwe abagabo gusa, yabwiwe n'abagore bizeye, abazizera. Rero iyo umugore amaze kwizera akabatizwa, cyangwa igitsina gore amaze kwizera akabatizwa, ntabatandukaniye n'umugabo wizeye akabatizwa, bose bari ku rwego rumwe, bose babasha kwakira umwuka wera kandi akabashoboza gukora inshingano ku mubiri wa Kristo. Ndashaka kureba itandukaniro riri hagati y'itorero rya mbere n'iry'ubu. Urahasanga itorero rya Kristo Yesu rifite umwihariko. Itorero rya Kristo impamvu rifite umwihariko, ndi kugenda nza muri ibi bihe byo turimo, we no mu itorero rya mbere, igihe abagore impamvu batagaragaye cyane cyangwa umwuka wera atabakoresheje cyane imirimo n'ibitangaza nk'ibyo intumwa zakoze, impamvu ya mbere niyi: ni uko intumwa za mbere zari zifite kode mu mitwe yazo y'uko abagore batabasha gukora ibyo abagabo bakora. Icyo ni icya mbere. Ikindi, gavumenti nayo ikaba yari ibashyigikiye y'icyo gihe. Noneho kugira Imana yerekane yuko umugore afite ubushobozi muri iki gihe, aricyo kintu cyantangaje. Gavumenti yarabanje ihereza igitsina gore ijambo, imaze kugihereza ijambo, ko no muri paramenti ba Rebecca Kadaga, ba speaker, ba ntuza, ba prime minister, ko bayimuhindura nk'uyu nguyu na Banja uriho, uragira se ngo umugabo we yajya kuzamura umutwe munini kuba yagira imirimo uyu prime minister yabasha gukora, ashobora gukora n'imirimo iruta y'abagabo. Rero bikaba bigaragaza yuko kubera ko impamvu abasha kuba minister byonyine biguhinduye umuyobozi. Minisita usaba minisita akurira aba minisita, byukira aba minisita barimo abasajya, abakazi n'abami. Iki cyonyine no cyagira ngo ubura butegetsi ni nabanje wabwihaye. Hoya, Bibiliya ivuga yuko mu Baroma 13 ngo nta buyobozi budaturuka ku Mana. None ikimenyetso kikoreka yuko Imana yahaye igitsina gore ububasha bwo kuba baba abategetsi ni iki ngiki cyononye n'isi cyane, kuko ubu burenganzira bahawe bwatumye no mu itorero Imana ibwemeramo, kuko gavumenti amavuta agakurukuta okuba mu kirevu cya Aroni ku kabono mukuru nekikirira ku bari wansi. None reba muri gavumenti umugore yabaranje guhabwa ijambo, kandi imbere abagore ntabwo bajyaga babigisha amashuri. No muri Afurika niko byari bimeze, abagore ntibajyaga babigisha ku mashuri. Impamvu batabigishaga abagore ni ukubera yuko abagabo aribo bajyaga bakora, abagore bari abo gukora imirimo yo muhira, yo kurabirira abana no kubigishiriza muhira. Unagiye no kubyitegereza uzasanga no mu itorero ariko biri. None ugasanga mu itorero abagore basaga nka mbese badafite ijambo,
no muri gavumenti nta jambo bari bafite. Noneho ugiye kwitegereza ugasanga igihe muri gavumenti Imana yafunguyeho netiwaka abagore bagahabwa ijambo, barabanje bahabwa ijambo muri education, babasha kwiga n'abandi n'abahungu, kandi bose babasha guhabwa impamyabushobozi, bose babasha kuba abaprofesa, bose babasha kuba abigisha, bose rero izi mpano ntago zakora ku ruhande rumwe ngo zizakora ku bagabo, kuko hariho abagore Imana ihereza kwigisha, bakigisha ndetse no kurusha abagabo. Kandi Imana, hari nk'umumama wo bita Mukansonera Edison n'umunyamasisi, ni umwarimu muri ADPR, ni umugore, ntabwo yemerewe kuba pasiteri muri ADPR, ntibemera kuba umugore yaba pasiteri, mbese we bamushyiraho limite yo kuba yagarukira kuba ku mubwirizabutumwa. Ariko umubwirizabutumwa ubasha kubwiriza imbere y'abagabo, ubu ngubu banamuha n'inshingano pasiteri ntacyo bitwaye, kuba byonyine kuba yigisha abagabo, ibyo bikwereka yuko nyine no kubashumba yabashumba, siko bimeze rero, kuko inshingano za gishumba si izo kwigisha se. Niba umugore abasha guhabwa inshingano yo kwigisha ijambo ry'Imana mu iteraniro ry'abagore n'abagabo, ikindi umugore agahabwa uburenganzira kuba umwuka w'Imana yamuhangaho, agahanurira imbere y'iteraniro ry'abagore n'abagabo. Ntabwo rero biriwe ko ntukazimye umwuka w'Imana kindi ngo ntimugapinga umwuka wera. Ugasanga hano umwuka wera hari uburyo agiye akuraho za bariyeri, za boundaries. Ibi bintu byose rero ugiye bigenzura, uzajya gusanga hariho ibintu bitakabaye bikorwa n'igitsina gore, ariko bitewe n'uburyo sisiteme imaze guhinduka, cyangwa ubuyobozi, ubutegetsi bw'isi, kugira uzabanje mbere y'uko ubona yuko ibintu byahindutse, ubundi ubanje kureba ubundi muri gavumenti. Niba ubona gavumenti ihereza igitsina gore ubuyobozi, sibyo, bakagira icyo bahagararira imyanya y'ubwa perezida, ugasanga na ba Betty Kamya biyamamariza ku bwa president kuyobora igihugu. Ibi byonyine bikwereke yuko umugore amaze guhabwa deja ubushobozi, kandi ibi bivuga yuko nta buyobozi butava ku Mana. Abaroma 13, ubuyobozi bwose buva ku Mana, ni Imana ibutanga institution. We ko rero kuba umugore abasha guhinduka president muri iki gihe bikemera, kandi mu gihe cy'intumwa z'aba Paulo ntabwo umugore yari yemerewe kuba president, nta nubwo yari yemerewe no kuba n'umwami. Yabaga umwamikazi, umugore w'umwami, ariko umwami akaba ahari. Ikindi habagaho ubuyobozi n'inkiko n'ibiki bajyaga ku rugamba. Impamvu babaga ari abagabo ni uko aribo babaga bari mu nshingano z'urugamba. Ariko mu gihe umugore yagiye mu bintu byerekeye urugamba, akajya mu bintu bya gisirikare, abasha guhabwa nawe amaranka nk'abandi basirikare, kuko akorana na training nabo. Ni iki gituma rero ahabwa izo nshingano. Niba nko muri ADPR ntibemera abagore kwambara amapantaro, ndashaka nkwereke, ariko byageze ahantu birenga ubwenge bwabo, basanga mu Rwanda kuba umupolisi, abapolisi bambara amapantaro, kandi muri ADPR ntibemera amapantaro. Kandi ugasanga muri ADPR harimo abagore bifuza kuba abapolisi, kandi Imana ikabibaheramo umugisha bakaba ba officer b'abapolisi b'abagore, nabo baba bemerewe kwambara imyenda ya gipolisi, ipantaro n'amaki, iriya zirateni. None ngaho umbwire, muri ADPR barebye baravuga ngo ko tutemereye abagore kwambara amahame yacu, atemera ko umugore yambara ipantaro, umwambaro w'abagabo. None muri polisi bitewe n'inshingano zo igitsina gore ntitwababuza abagore bo muri ADPR kuba bajya mu bintu bya kiyobozi, kandi ubuyobozi buva ku Mana. Babona ntibababuza kwambara ipantaro, kandi bo ntibajya guhindura amategeko ya gavumenti ngo mujye mukora amajipo abapolisi b'abagore mubakorera amajipo, ko tutemera amajipo. Abapolisi b'abagore babemerera amapantaro, bambara amapantaro. ADPR yabuze ukuntu ibigenzera, byakira ngo abagore bari mu nshingano za gipolisi bemereye kwambara ipantaro mu gihe bari muri uwo murimo wa gipolisi. None ibi bintu ugashaka gusanga ugiye kujya mu mahame, uzajya gusanga umugore mu gihe yambaye ipantaro ya polisi, yambaye ya myenda ya polisi, kuko aba yambaye ipantaro nyine nk'abagabo. Iyi myambaro kandi biri kavuga amategeko y'uko umugore ntakambara imyambaro y'abagabo, ariko mu gihe umugore ari gukora inshingano z'abagabo ashobora kwambara umwambaro w'abagabo. None se nyine niba umugabo
asabwa uragira umukumbi w'inka asabwa kwambara ipantaro, umugore azajya kwambara ipantaro ariko azajya kwambara ijipo n'igitete yambaye ari kuragira se? Biramusaba no kwambara imyenda imeze nk'iy'abagabo. Nyine ntabwo umugore yaba ari gukora, niba abagabo bambara polisi ibintu bya gisirikare, ntabwo umugore azambara amajipo kuko nta majipo ya gisirikare ahari. Babandi birasa no kwambara amapantaro na biriya bintuza. Kubera iki rero? Ntubura ko mu nshingano za gisirikare abagore baremerewe. Rero ibi byose bikagaragaza yuko hari inshingano zibasha guhindura sisiteme, cyangwa hakagira ngira ngo Pawulo abaye ari muri iki gihe yakandika iyi nzandiko abakristo b'iki gihe akababwira ngo niko mbitekereza akabahugura akababwira ngo rero abagore nk'uko babihuguwe muri ADPR barebye inshingano za gipolisi, abagore barigiye ibintu bya education, bashaka no kuba abapolisi officer barabyigiye, kandi ari inshingano, ari akazi. Ako kazi ntago karwanya Imana, ni akazi ka gavumenti bakwiye kugakora. Kuko na ba Daniel, reka nkwereke ikintu ukwiye kwibuka. Ntuzi ko Daniel yubahaga Imana? Si yari umukozi w'Imana, si yari umuhanuzi? Nose ntuzi ko igihe asobanura inzozi za ntuza za Nebukadinezari, abantu yakompitinganga nabo bari basanzwe basobanura inzozi za Nebukadinezari bari abakonekoni, abamagician, hakaba abapfumu, sibyo? Bari babana abanyabwenge b'ibwami bakoranaga n'imyuka y'igipfumu. None se Daniel ntuzi ko amaze gusobanura inzozi za Nebukadinezari zo yari yibagiwe, yarose abona yerekwa ibintu n'ibizaho kumera uko ubwami buzagera bukurikira Nebukadinezari. Ntuzi yuko Daniel ari we wazisobanura amaze kuzimwibutsa, kuko yari yazibagiwe, arazimwibutsa aranazisohora kuko Imana yese ibisohoye. Ariko yaravuze ngo barabica kuko banze kuzisohora. Daniel barabye kumutwara muri ba bapfumu basanzwe bazisohora, kuko yari muri groupe y'abanyabwenge ibwami batoje. Noneho kuko bari bafite impano z'umwihariko, Daniel na Shadraka, Meshaki na Abednego baravuze ngo duhereze akanya tubanze tuzasobanura umutware mbere yuko yica abandi abaretse kubica, bahereza umwami. Daniel yasabye umwanya, avuga n'umwami amuhereza umwanya, niba ari iminsi 2 niba ari iminsi 3. Daniel asaba Imana imuhishurira inzozi z'umugabo yarose Nebukadinezari. Maze kuzirota Nebukadinezari ahita irangirira, avuga yuko Daniel ni wagize umukuru w'abarozi, w'abamagician, w'abanyabwenge bo mu rubiri. None se kuba Daniel yaragizwe umukuru w'abarozi, we yari umurozi? Urako kubw'inshingano ahawe, urumva ko kubw'inshingano ahawe we azasigara yubaha Imana ye, ariko bariya bayobora buri domeni yarimo, kuko byitwa ngo byose ngo n'ubwenge, nubwo bakoresha imyuka y'igipfumu. Umwuka uri muri Daniel ni uw'Imana, ariko umwuka uri mu w'abayobora ni uwa gipagani, wa Satani. Bitewe nuko rero Imana yari ishatse kumukuza kugira batazamuramisha ibishushanyo adashaka, Shadraka, Meshaki na Abednego bari batarazamuka. Niyo mpamvu igihe muri cya kibaye Nebukadinezari amaze kugikora, birigaragaza mu gice cya 2 yuko Daniel yari yasigaye mu rubiri, kuko yari VIP. Ntago we bamupfukamishije, kuko Nebukadinezari yaramwubaha, yatinyaga Daniel, yaramwubahaga cyane, kuko amusobanurira inzozi zo yarose kandi atazimubwiye. Bituma rero amwubaha, musiga no mu rubiri mu bantu yemeraga yubahaga Imana. Daniel byatubaga no Daniel we agira uburenganzira bwo busesuye bwo gusenga Imana ye atitaye ku bindi, ariko akaba atabasha guhindura umwami ku ngufu. None umwami amaze gushiraho itegeko ko abandi bose batubamira igishushanyo babashira mu muriro, Imana ishaka kuzamura Shadraka, Meshaki na Abednego nabo ibazamure muri ranka, kugira nabo bagire umudendezo wo gusenga Imana ariko badahatwa gusenga ibishushanyo. Bituma rero ibahagarara nabo banga kwemera kubabira igishushanyo bajya mu muriro, ibanze kubarinda. Nebukadinezari abwiriza ubuto yuko nta yindi Imana ikwiye gusengwa, nubwo yakomeje kugenda aragwa agasenga ibigirwamana n'ibikindi ko byari bimurimo, yaratashaka guhindura. Ariko bariya nabo barazamuwe, nta birigaragaza ko bongeye kupfukamisha ibishushanyo. Bivuye ko rero ibi byose bigaragaza iki? Inshingano ushobora gukora n'abapagani wowe utari umupagani. N'abasirikare harimo abanyempana, abahanuzi, ababwiriza butumwa bakomeye cyane. Rero ibi ngibi iyo ubundi uri muri order, reka ngohereze urugero. Ikindi kintu ukwiye kwitondera, urabona hariho urubanza Imana ishira ku muntu bitewe nuko we yabigizemo uruhare. Hari n'urubanza Imana itagushira bitewe nuko
utabigizemo uruhare. Ndaguhereza urugero. Uriya Dawidi amaze kwandika urwandiko rwo ashaka guhisha cya cyaha cyo yari yakoranye na Batisheba, sibyo? Biri muri Samweli wa mbere igice, Samweli wa kabiri, urwandiko rwa kabiri rwa Samweli igice cya 11 na 12. Uzasanga urwandiko Dawidi yandikiye Samweli cyo kubiri sura 11 12. Uzasanga uru rwandiko Dawidi yandikiye Uriya, yandikiye Yowabu mukuru w'ingabo, yaruhaye Uriya, amaze kurumwandikira ngo arutware Yowabu. Yowabu arusomye asanga amagambo avuga ngo shira Uriya ahantu urugamba rushyushye babashe kumwica apfireyo. Uyu mukuru w'ingabo Yowabu amaze gusoma, we ashira mu bikorwa by'umwami order from above, order ivuye hejuru nyine, kaba karagide. Rero iri jambo, iki kintu cyo Yowabu yakoze, aya maraso ya Uriya, ntabwo Imana yigeze iyashira kuri Yowabu. Niyo mpamvu umuhanuzi Natani aje gucyaha Dawidi, Imana yaramucyurira amubwira ngo wicishije Uriya w'umuheti inkota y'Abamoni. Urumva yuko Imana ntiyigeze ishira amaraso ya Uriya kuri Yowabu. Yowabu yashize mu bikorwa by'umwami, akoze inkambe se umwami yavuga ngo ni njyewe umwishe ubimbareho. Uribuka urundi rubanza, umuvumo igihe Yakobo yumvikanye na nyina Rebeka, atinya ko se yamuvuma igihe aragiye gutwara umugisha wa Esawu. Yakobo yaratinye, nyina aratitiza aramubwira ngo Yakobo aravuze, data aramutse amvumbuye akamvuma ntabwo umuvumo we nawukira. Rebeka nyina wa Yakobo aravuga ngo yawe igira ikibazo, weho nakuvuma umuvumo wawe Imana aba ari njyewe izawubara kuko ari njyewe ugukoresheje icyo kintu. Yakobo arumvira aragenda. Ni iki cyatumye Imana imukuraho uyu muvumo? Urabona ko umugisha wamugiyeho, ntabwo ari kumuvuma bikundi. Niyo yari kumuvuma, umuvumo ari gukurikirana nyina nubwo arashaje. Ntabwo Yakobo ari kumugenda, kuko Yakobo ntabwo yabikoze kuko abigambiriye, ahubwo urubanza rwari kuri nyina. Ni iki cyatumye Imana imuhindurira izina, imukuraho Yakobo kuko ariganyije, iramuhindurira. Kubera iki? Kubera ko Imana yarebye yuko Yakobo nta rubanza yari afite. Rero izitonde, reba Batisheba, nguhereza urugero. Batisheba yasambanye na Dawidi, Batisheba yaciye inyuma umugabo we. Batisheba ntago Imana yigeze imukurikirana, ahubwo Batisheba yabyungukiyemo mukayuriya. Amaze gupfakara, ntuzi yuko Imana yavuze ko umwana uzabanza kuvuka ko yari yamutwitse inda Batisheba azapfa. Ndashaka urebe kugira Imana ibabaze Dawidi yari ishaka kuba ari wihana. Dawidi asa nkaho yafashe Batisheba ku ngufu kuko yari umwami. Ntabwo Batisheba yari kwanga, ahubwo Dawidi yari kwita anamurangiza kuko yari umwami. Rero Batisheba abaye nk'uwafashwe ku ngufu, ntabwo yari amahitamo ye, ntabwo yigeze agambira kugwisha Dawidi, yari ari kwikarabira. Rero kugwa kwa Batisheba mu cyaha na Dawidi ntiyigeze agwa mu cyaha, ahubwo Dawidi we yakoze icyaha, ni Batisheba wakiguyemo kuko atigeze akibwambirira. Rero ikintu wagambiriye ntibavuga ko wakiguyemo, ahubwo baba wakigiyemo. Noneho uyu nguyu we Batisheba we yakiguyemo kandi asa nk'ufashwe ku ngufu. Niki cyatumye Imana igiye guhana? Ntago Natani yavuze yuko Dawidi, ntabwo yavuze ko Batisheba, ntaho biri igaragaza yuko Imana yamuhannye. Yahannye Dawidi, inkota iramukurikirana, yasambanye mu bikumanywa y'ihango mu rwihishwa, ariko ngo abagore bazabasambanyiriza ku mugaragaro. Mbese Imana ishaka kwereka Dawidi icyo yakoze gikabije, ni nawe ikurikiranye igihano. Kubera iki igihano kitagiye kuri Batisheba, Batisheba nk'uwafashwe ku ngufu. Ntabwo rero Imana izagucira urubanza mu gihe icyaha utagikoze wakigambiriye cyangwa utabigizemo uruhare. Icyo nshatse kuvuga sinzi niba ucyumva. Hari ibyaha bikurikirana umuntu bitewe n'uko abigizemo uruhare, hari n'ibyaha bitagira imbaraga bitewe n'uko umuntu asa nkaho yabiguyemo atabigambiriye. Ibi byaha ntibinganya uburemere Imana igiye guhana, ireba impamvu yatumye umuntu akora ikintu. Ni iki gituma rero hariho abagore, reba nka Abigayili, yabaye intwarikazi, yari afite umugabo w'ikigoryi, sibyo? Umugabo yitwaye nabi, umugore ahise afata umwanzuro nk'umugabo atagishije inama umugabo we. Umugore aragenda aba intwari, akora umurimo
w'umugabo we yakabaye akora. Aragenda aritambika akiza umuryango w'umugabo we, sibyo? Amaze gukiza umuryango w'umugabo we bituma Dawidi amukunda. Imana imaze kwica nde? Uriya Nabali wari ikigoryi. Reba Imana yahise isumbusha igihembo gikomeye cyane. Dawidi yahise areka abakobwa b'amasugi bari muri Isirayeli, akurikirana umugore wapfaka ya Abigayili, ahita amwogereza, amusaba ko amubera umugore we, umwe mu bagore be. Ubivuga yuko rero Batisheba Imana kugira yerekane yuko Imana itarobanura ku butoni, gukuraho agahinda Batisheba yahise imunyuzamo Salomo, ari we wabaye umwami wasimbuye Dawidi. Abagore bo mu rubiri bose ba Dawidi bata agaciro, Imana ihereza agaciro Batisheba usa nk'uwafashwe ku ngufu, usa nk'uwari mu Kayuriya ufite agahinda. Imana imuramusumbusha imunyuzamo Salomo. Ndashaka kureba ukuntu Imana ikora mu mwanya wo kuhanwa kwa Batisheba, ubwo we yahawe umugisha, kuko we yabaye nk'aho azize akarengane. Ibi bintu rero bigashaka kuzana iyihe shusho? God is just, God is not fair, but God is just. Imana ntabwo iri fair, ntabwo ikora ibintu by'uburinganire, ahubwo yo ikora igikwiriye kandi igakora ikintu kuko gifite impamvu. Uzarebe imbaraga z'impamvu. Nigeze kohereza icyigisho kivuga ngo impamvu y'icyo usaba niyo ituma ugisubizwa, kuko Bibiliya ngo we pray and we don't receive because we pray with the wrong motive. Ngo turasaba ntiduhabwe kuko dusaba dufite impamvu mbi. Impamvu y'icyo usaba niyo ituma ugihabwa. Iyo umbwiye unsabye amafaranga ukambwira ngo impamvu nyagusabye shaka kujya kugura amaraya, nubwo naba nyafite, uwambwiye impamvu nayaguha se? Rero ushaka kunsaba amafaranga ukambwira impamvu yuko ngo ushaka kugura ikintu, nkabona yuko ari ngombwa, nubwo naba ntafite, nkashaka uburyo bwose ko akiri emergency nkaba najya shaka. Kubera iki rero? Impamvu niyo itumye ngusubiza icyo usabye. Rero n'Imana ni kwiri. Hariho abantu bagira ishaka ry'umurimo w'Imana, na cyane nk'igitsina gore, akumva umurimo w'Imana hari ukuntu abona abagabo bawukora nabi, yakabaye ari we ari mu cyimbo cy'uwo nguwo umurimo w'Imana atakomeye yuko ugenda nabi. Nk'umuntu ufite ishaka rigiye Imana imuhereza amahirwe yo gushumba umukumbi da, kandi akawushumba neza. Kubera iki? Imana ireba impamvu. Reba ikintu cyabaye, ngerageje kukuzanira bino bintu kukubiza hirya no hino kugira urusheho kubona impamvu ubona abagore baba pasiteri. Si ukukubesha, pasiteri wacu uwo mwana we afite umwana witwa God is able, ngo Imana irashoboye, yamwise God is able. Pasiteri wacu ni umukongomani, madamu wamutwite 2019 mbere yuko ngenda Kenya Nairobi. Si ukukubesha, Imana yambwiye nyuma y'amateraniro, numva ijwi ry'Imana rivuganye nanjye, madamu watwite twatwicanye ruhande, mbwira madamu ngo mama pasiteri, bitamubwira ngo uzi yuko umwana uri mu nda Imana imbwiye ko izamukoresha kurusha uko ikoresha se. Araho ngo rwose ngo amakuru barayafite, ngo abandi bahanuwe yuko Imana izamukoresha ibintu bikomeye, ndetse bamuhereza n'amazina y'abahungu. Ndavuga ibyo byose ni umuhungu, kuba Imana imukompara ku muhungu kuko izamukoresha kurusha se, kurusha uko ikoresha se, ibyo byose ni umuhungu. Nanjye nahise ngira icyizere yuko ari umuhungu. Agiye kuvuka umwana avutse ari umukobwa, ngira ngo naravangiwe. Pasiteri yanyohereje mesaje arambwira ngo wigira ikibazo kuba umwana yavutse ari umukobwa, kuko ubugingo bwe bushobora kuba ari ubw'igitsina gabo ariko bwambaye umubiri w'igitsina gore. Boxi iyo yambaye ari igitsina, ariko iyo urebye mu myitwarire ye, icyatuma bamwita ngo God is able, si uko ngo abahanuzi ntawigeze amwerekwaho nk'umukobwa, bamubonaga ari nk'umuhungu. Ko birashoboka ko hari ukuntu Imana ajyaga ivugana n'abahanuzi, ivuga uburyo azakoreshwa uyu mwana, noneho yaramaze kuvuka. Uwo mwana rero arankunda kubi, noneho akunda abantu. Uyu mwana rero iyo dusiriba turi mu materaniro, abasha kuva aho abana bicaye akaza kushaka gusirimbana natwe turi kubyinira Imana. Mu bintu byantangaje, umwana afite n'impano yo kubasha kuba yavuga indimi, yiga vuba ururimi, kuko iyo uvuze ijambo arisubiramo vuba ryigana. Ikindi cya kabiri, uyu mwana hari igihe uyu mwaka uri kurangira 2021 uri kurangira, hari igihe Imana yampaye netiwaka, numva ijwi rimbwiye ngo igiye kuvugana buri wese wateranye. Yari amasaha y'ikigo hari kwa 4
ku materaniro y'ikigoroba kandi nawe ndibuka bigeze kubwiriza ari kwa kane niwe kuguhereza umwanya ubwiriza ari kwa kane igihe wadusuye muri Beteli sibyo. Hanyuma rero igihe wigishaga ku byerekeye urukundo uranacuranga. Ndibuka icyo gihe birashoboka ko pasiteri atarahari ariko umwana we yari ataravuka arakiri mu rugo nagiye atwite yamubyaye njyewe naragize ndi Nairobi. Uyu mwaka uri kurangira rero 2021 hari ikintu cyantangaje. Imana yambwiye ko igiye kuvugana na buri wese uri mu materaniro baje basa nk'aho atari benshi cyane. Rero madamu wa pasiteri yarazanye n'ubwana bwe agatoya kaherutse kubyara vuba uyu mwaka ushize, n'uyu nguyu wavutse 2019 ni indahekana uw'Imana yambwiye yuko izamukoresha kurusha se. Ndashaka kureba ari mu nda sindamenya niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa ariko njyewe nitaye ku jwi rimbwiye ngo uri mwana uri mu nda ngo izamukoresha kuruta uko se akoreshwa n'Imana. Ese ni umwigisha mwiza afite impano yo kwigisha ijambo ry'Imana, ikindi afite n'impano y'inzozi nawe yigirira icyizere mu mpano y'inzozi. Imana ivuga nawe mu nzozi akaba rwose yabona amakuru akayumva neza. Noneho rero madamu we niwe w'umuhanuzikazi ariko umwana w'umukobwa we yabyaye amwita God is able. Yahawe amazina y'abahungu ataravuka. Abahanuzi benshi batandukanye bagiye bamwitira amazina y'abahungu yuko azakoreshwa n'Imana cyane. Njyewe rege nahanuye ngo Imana imbwiye rimwe ngo izamukoresha cyane kurusha uko ikoresha se ku buryo se azajya aramureba akamwirata. Njyewe rero nahise mvuga ibyo byose uyu ni umuhungu njye ko muravutse nk'umukobwa ariko nyesera ngo Imana numvise ijwi rimwe ngo ari umuhungu uzavuka, ahubwo njyewe ijwi ryamye ngo izamukoresha umwana uri mu nda izamukoresha kuruta uko ikoresha se. Ndashaka kureba umwana uri kugereranywa kuri se. Uwo ngoho ugiye muri logique isobanuye yuko ari umuhungu utiri ugira. Noneho reba ikintu gitangaje uyu mwaka uri kurangira rero dore Imana impereze network ya buri wese wari wateranye, mpera ku muto kugeza ku mukuru, mpera kuri murumuna wo ngo izebo. God is able. Imana imbwira ukuntu izamukoresha, ukuntu azaba umuririmbyi akaba umukozi w'Imana. Bigeze kuri izebo, God is able, Imana inyereka imuhereza inkoni y'ubushumba, irambwira ngo uwo nguwo izamuhindura umushumba. Ndatanga navuga nubwo naba mvangiwe na icyatumye mbereza agaciro nuko Imana rimwe kujye kuvugana buri wese. Kuri God is able Imana akana gatoya k'imyaka tuvuge kavutse 2019 irangira, ndashaka kuri muri December 2020 yararangije umwaka 2021 imyaka 2, umwana w'imyaka 2 n'aya mezi ashize n'amezi angahe 3 tuvuge. Mbabarira umbwiza ukuri Imana inyereka inkoni y'ubushumba yihabwa mu kuboko izebo, namwe ngo izamukoresha izamugira n'umushumba imushizeho uburinzi. Imana imbwira ibintu bikomeye kuri God is able. Ndavuga rero ntago nakabaye njya kuvangirwa begezaho manu nje kuvuga iby'Imana itambwiye kandi nanjye nzi yuko inshingano z'ubupasiteri umuntu akwiye kuba ari umugabo. Ariko Imana kugira ivuga ngo imuhaye inkoni y'ubushumba ni ubutware bwo kuzashumba umukumbi. Hari abazayobora nk'umukumbi kubera ko igihe nk'iki ngiki cyo turimo igitsina gore cyahawe ijambo aho kibasha gukora umurimo w'igitsina gabo. Niki gituma usanga ama office menshi abagabo babura akazi abagore bakagahabwa, naho ubundi abagore bakabondi bicara bagakaba ari bo bajya ku kazi, abagore bakarinda icyo umugabo azanye. Ariko ibi ngibi ntibigishoboka. Ubu abagore ubu ngubu niki gituma usanga bamwe batinya gushaka abagore bize kubera ko bavuga se nimushaka ngo andusha ifaranga nzamutegeka nte, azashaka kuntegeka kuko andusha ifaranga. Ibi bituma rero n'urugo ni iki gitume se n'agatogo n'amago imvona ingo zisenyuka n'iki mbese ni kwa gushaka k'umugore gushaka ko mbese bwa bwibone bagira agashaka kuba umutware kandi akibagirwa yuko ari urubavu rw'umugabo, agashaka kumenyera umugabo nk'atari umutwe. Rero ibi bintu byagiye bigira ariko bwa mbere uburenganzira babuhawe Imana ishimye ko gavumenti ihereza igitsina gore ijambo. Noneho rero Imana narigiye narebye umugore bigeze bana umuhanuzi umwe ntaratange no guhanura ngo Imana imuhaye inkoni y'ubushumba, numva ngewe simbyumva neza. Ariko uyu mugore yaje gushakwa n'umugabo w'umupasiteri
rero madamu pasiteri abashumba hamwe n'umugabo we ni inkoni y'ubushumba kuko ayisangiye n'umugabo we. Umugabo we ni umupasiteri watangije amatorero atandukanye. ubu mama ni umuhanuzikazi. bo bari bahanuriwe inkoni y'ubushumba. njyewe nashatse kubipinga sinabijyaho impaka kuko ntabwo nabyemeraga yuko umugore yaba umushumba ashingiye kuri ayo magambo ari muri Timoteyo. Ariko naje gusanga nyuma uwo mugore yaje gukora ubukwe umwaka washize 2021 akora ubukwe. akoze ubukwe uri gutangira yakoze ubukwe n'umupasiteri sebo. akora ubukwe n'umupasiteri. ubu ni mama pasiteri. sanga mama pasiteri kuko we ari umwe n'umugabo we. umugore n'umugabo bahinduka umubiri umwe. rero umugore n'umugabo iyo inkoni y'ubushumba ihawe umugabo n'umugore aba asa nk'aho ayifite. kubera iki? kubera ko umugabo n'umugore bahindutse umubiri umwe. bose iyo bayoboye umukumbi bose bayobora umukumbi hamwe. rero baba ari nk'abashumba bombi. umugore n'umugabo baba ari nk'abashumba babiri bari hamwe ariko babana. mbese bari nka assistant pastor nk'uko babikora muri amatorero y'abagara muri Pentecostal churches. ugasanga bashangiye inkoni. rero uyu God izebo ntumbaze niba izamuhereza umugabo w'umupasiteri kuko ntago yaba ari umupasiteri umugabo wabore kuba umupasiteri. niga kwa kuni Imelda na Mutebi ari pasiteri n'umugabo we yayisaba pasiteri kura nubwo yarutse kwita Imana. rero urumva Irene Mangeri yabaye pasiteri n'umugabo akaba pasiteri. rero ikibazo urazajya usanga inkoni y'ubushumba hari ukuntu Imana igenda ikoresha abantu bamwe ikabahereza impano zituma bakora inshingano nubwo zitakabaye izabo ariko bitewe n'impano n'ubushobozi bashizwemo bagahabwa gukora izi nshingano. kuko njyewe naribaje ndavuga nari mu bantu nanjye babipinga ariko Imana imbwiye ko God izebo umwana w'umukobwa Imana inyereka inkoni y'ubushumba mwiyereka inyereka imukwata imbwira yuko uzamuhereza kuba umushumba kuzashumba umukumbi w'Imana nubwo azaba ari no mu mahanga. njyewe narumiwe mbona azakoresha ubutwari mu buryo bwo gutegeka gushaka mbese azaba umuntu ubasha kuvuga rikijyana afite mbese impano y'ubutegetsi muri we kuzayobora umukumbi gushyira ibintu ku murongo. rero ibi bintu ugasanga ni impano ziba mu gitsina gore ni impano ziba mu gitsina gabo. rero ugasanga inshuro nyinshi rero izi mpano zigaragara. reba nka Yezebeli. Yezebeli si yari umwamikazi. Ahabu si wari umwami. nose ugiye kureba subone ko Yezebeli ari wari ufite ijambo kurusha intuza kandi Yezebeli yari yarakure mu rubiri. yari afite rero yari ameze nk'igishegabo. Yezebeli ntiyajyaga atinya. reba umuntu wa Kanzeri yariyaga akisabira urupfu. rero hari umuntu umeze nk'igitsina gabo wambaye umubiri w'igitsina gore ariko ugasanga ni nk'igitsina gabo. Debora muri Bibiliya nawe yari nk'igitsina gabo ariko Imana amuhinduye umuhanuzi kandi akazajya ahanura akanareka ingabo akayobora n'ingabo uburyo bakwiye kurwana. urumva ko yari asanga mbese ari nk'igitsina hari nk'igishegabo kibatanga mu kazi musajya. rero abantu bameze gutya rero niba uzasanga inshuro nyinshi Imana ihereza izi mpano bagakora umurimo w'ubushumba ariko Imana ikabakoresha mu gihe ibona yuko umugabo atazabijyamo neza. ugasanga umugore n'uzabyitabiramo akabishobora. Imana ikahereza amavuta umugabo kuko ubundi umurimo wose ushaka gukora werekeza aho ushaka kuwukorana umwete. Imana iguhereza ubushobozi buwukora. noneho nkakwereka urundi rugero uwitwaga waba warigeze usoma ku makuru no kuri internet witwa Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman yari umugore yari umubwirizabutumwa yavuye mu church y'ababatista ba Billy Graham bavuye muri Baptist Church ba Rick Warren abo n'abagabo baba muri Baptist Church. Rick Warren waracyariho. Billy Graham niwe witabye Imana 2018 mu kwa gatatu yapfanye imyaka 99. hari iyo mugaba Branham William Branham. Branham yakoreshejwe ibitangaza yabashaga no kuzana n'uwo muntu upfuye uko kanya akaba yazuka. Imana igiye mukoresha ibitangaza abarwayi ba kansa ibiki n'ibiki. none ndashaka nkwereke umutango watumye Catherine Kuhlman akoreshwa ariwo ba Benny Hinn. Benny Hinn yarakira agasore yifuje amavuta ari kuri kuri Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman yarabanje akora ubukwe n'umubwiriza butumwa bakoranye ivuga butumwa.
uwo mbwiza butumwa akaba yari avuye mu yindi state, bari muri Amerika bose ariko avuye mu yindi state, mu yindi leta, kuko ni leta zunze ubumwe za Amerika, ariko hari iyindi leta yari avuyemo. Iyi leta yari avuyemo uriya mbwirizabutumwa yahuje na Katharine Kuhlman, kuko bari muri domaine imwe, bagiye mu ivugabutumwa hamwe barakundana. Uriya mugabo bafata gahunda yo gushaka na Katharine Kuhlman, bamaze gusezerana nyuma bataranabyarana haza urugambo ruvuga yuko ngo uriya mugabo mbwirizabutumwa Katharine Kuhlman yakoranye ubukwe nawe, ngo bavuga ngo Katharine Kuhlman ngo yatwaye umugabo w'abandi. Bose natwaye umugabo w'abandi, uyu nguyu yigeze agira umugore, bamubwira amakuru yuko yari yataye urugo, yasize umugore n'abana mu yindi state, yari yaje mu ivugabutumwa. nuko abaye nk'ababwirizabutumwa b'iki gihe, bamwe hari abava mu Rwanda bakaza bari singo bagashaka n'abandi bagore hano. Ni ibintu biteye agahinda. Ni ibingibi rero akaba yariganya disi, bigiye kuzana cya kibazo. Uyu Katharine Kuhlman rero dore ukuntu byagenze. Uyu Katharine Kuhlman amaze kumva yuko uriya mugabo bakoranye ubukwe yari afite undi mugore, hari yataye urugo rwe, byatumye Katharine Kuhlman yumva agize igikomere, atandukana nawe, ahita afata gahunda yo kutazongera gushaka. Amaze gufata gahunda yo kutazongera gushaka, Katharine Kuhlman yiha Imana, amera nka Pawulo. Agakuri ya magambo Pawulo yavuze ngo abatarashakana cyangwa abapfakaye unabifuriza yuko bamera nkanjye. Pawulo hasi yavuze mu mpamvu, yavuze yuko yifuza ko umuntu yaba singo, ni ukugira ngo umurimo w'Imana ukora abohotse, nta kintu yikoreye, atiganyira iby'urugo, akora umurimo w'Imana abohotse. None iki kintu Katharine Kuhlman we yahise agihagararo, afata gahunda yo kutazongera gushaka, kuko yaramaze kugira icyitwa ngo ni deception. Mbese yaramaze gusa nk'akomerekejwe umutima n'uwitwa ngo ni umukozi w'Imana mugenzi we basangiye ivugabutumwa, yamuhemukiye ntanamubwiza ukuri, akaza agakora ubukwe, umuhango wera, kandi ari umukristo ashaka gukizwa neza. Katharine Kuhlman byamuteye gufata gahunda yo kutongera gushaka, ahita avuga ngewe rero nsezera ushaka, reka nkorere Kristo kuzageza igihe nivire muri umubiri. Amaze gukora iyi gahunda, amaze gutanga ubugore bwe, yarasa nk'amesa busadatsi, sibyo, kugira ngo akorere Imana. Ni ukuri Imana yise ireba uwo mutango abagore benshi batabasha kwemera gukora. Yarakiri inkumi, arataranabyara, ngo nibura ngo aragira n'abana bagira ngo ahari ngo ashaka umugabo, yaratarasama n'inda ye. Katharine Kuhlman ahita akora iki? Ahita yiha Imana, akomeza mu ivugabutumwa, hanyuma Imana kugira imugarurire icyizere cy'abantu bari batangiye kumushidikanya, bamusize izina ribi ngo yatwaye umugabo w'abandi. Imana itangira kumukoresha ibitangaza. Imana imwereza impano yo gukiza abarwayi, ku buryo ngo abashaga no kubavuga. Nasomye kuri internet no gatabo yagiye yandika, Benny Hinn avuga kuri Katharine Kuhlman ngo yifuje amavuta abonye kuri Katharine Kuhlman. Katharine Kuhlman ngo yarabwirizaga no kuri radiyo, yasengera abarwayi, abari kumva radiyo, waba kansa, yaba sirimu, yaba iki burwayi bwa arimo bwose urwaye, yasengera abarwayi bari kumva radiyo bagakira. Ubu rero isengesho yasenga kuri radiyo mu kwizera, akatura gukira abarwayi, bakaza batanga ubuhamya. Yabari gari muri crusade. Hari uwitwa Myles Munroe, uzagene kuri YouTube ubaze umugabo witwa Dr. Myles Munroe. Myles Munroe ni umwirabura, yavuze ko yigeze agera mu giterane muri za 70 niba atari muri 80 mu gihumbi kimwe magana cyenda 80 hagati ya 70 na 80. Icyo gihe Katharine Kuhlman yari gukoreshwa ibitangaza, yapfanye imyaka 60 n'ingahe, ni 7 ngira ngo. Ariko Katharine Kuhlman mu gupfa kwe, yagiye gusezera neza, yaramaze guhabwa ibimenyetso byo ko agiye kwigendera. Ariko yari yarakoze umusaruro, yakoze ivugabutumwa, yakoze ingendo z'ivugabutumwa, yarubashywe. Ni igitsina gore. Katharine Kuhlman ni igitsina gore, yakoreshejwe ibitangaza. Ibingibi bino byaba Benny Hinn bibona bakora n'ibya fake, bajya no mu bintu by'abazimu, barabivanga. Uyu Katharine Kuhlman, Myles Munroe yavuze ko uyu Dr. Myles Munroe nawe yapfuye neza 2014, akoze impanuka. 2014 yakoze impanuka, we n'umugore we bapanda mu mpanuka y'indege. Ariko Myles Munroe yageze muri Uganda, yajyaga training aba leaders. Ni umwirabura, ntabwo yajyaga akora ibitangaza, ariko yari umwigisha mwiza cyane.
n'ibyisho bye bijya bimfasha yigeze no kwica ku byo gufasitinga. Uzashake uzambwire nkohereze link umwumve, cyangwa nubwo naguhereza akalinki gatoya yavuga ku gufasitinga Miles Monroe, kuko usigaye wumva uruzungu ndabizi wowe cyane. Uyu Miles Monroe yavuze ko yagiye mu giterane cyangwa Catherine Kuhlman ari kwigisha, harimo abarwayi birema, abarwayi batandukanye birema babandi bakozimba sebo. Noneho ngo abona Catherine Kuhlman ari kubwiriza, ibirema bitangira guhaguruka mu ntebe, Catherine Kuhlman ataranasenga. Aravuga uyu mugore, uyu Miles Monroe niwe utanga ubuhamya, ngo we ubwe yagiye mu giterane arimo, atangazwa n'uburyo Catherine Kuhlman abwiriza abarwayi bari kuva mu butebe, ibirema bihaguruka bikagenda, ataranasenga ari kubwiriza gusa. Amavuta yaramuriho, yakoraga ibitangaza biri live, atari byo bindi bya fake, nta muntu akozeho, ku buryo yabashaga gukora ibitangaza. Uyu Catherine Kuhlman reba isadaka abanje gukora, yitanze nk'uko Paulo yitanze, atanga ubugore bwe kuko aramaze guhabwa igikomere, atanga ubugore bwe. Rero ibi byose uvuze ngo Catherine Kuhlman ngo ntiyashumba itorero, yararenze kuba umushumba, kuko yarashumbye abashumba. Urumva ko uyu nguyu yari, ntabwo ari ukuvuga ngo yari umuhanuzi ngo hari ngo yumva ijwi ry'Imana, we yahawe impano yo gukiza abarwayi. Ntabwo wamuzaniraga umurwayi ngo urwaye ngo agiye gupfa, yaramuzuraguriye. Amavuta yari afite aho bamuzaniye umurwayi yarasengaga, akaba yanategeka Imana igukize, umuntu akahita akira ako kanya. Ayo mavuta yakoreyemo yari umuntu ikindi uzi kwigoma ibyo kurya, ntabwo yari igara ritoya. Rero amavuta n'umwanya yaherezaga Imana, akirinda ibyawe. Catherine Kuhlman ntabwo ari umuntu ufite umwanya w'iyo faranga n'ibiki, yarubahwaga. None wumvisha imvugo y'ukuntu avuga nk'uvuga muri Laurent, nk'umuntu ufite wigeze kugira ubumuga bwo kuvuga. Wumvishe speech za Catherine Kuhlman kuri YouTube wazumva ku byigisho bye, ariko mu mateka uyu ari mu bantu bakoreshejwe ibitangaza. Catherine Kuhlman, William Branham, abona abantu bagiye bakoreshwa ibintu by'ibitangaza mu byutse, ariko Catherine Kuhlman we yari igitsina gore, we yaratangaje. Rero ibi ngibi ni umuntu ukoreshejwe ibintu nk'ibi ngibi, ababasha gushumba ni benshi, pfa ko babwiza ijambo, yari n'umwigisha mwiza. Rero ibi ngibi ntiwavuga ngo ntabwo umugore akwiye kuba umushumba kandi abasha no gukora n'ibyo abashumba benshi badakora, kuko umwuka w'Imana uburyo yamukoresheje nuko yamwihaye. Iyi Catherine Kuhlman avuze amagambo yigeze afasha, aravuga ngo ntabwo nyine Catherine Kuhlman ndi umuntu utandukanye n'abandi, ibyo ndya nibyo namwe murya, ahubwo igitandukanye ni price, umutango go wayo Katonda asobora kukozesa. Avuga yuko umutango go wadeyo obude wempa mukama no kwewayo kwenewayo, bo bose sobora kwewayo ngabo newayo, nawe Katonda asobora kukozesa ngabo wankozesa. Nuko Catherine Kuhlman yavugaga. Urumva umuntu uvuga gutyo ntago ari umuntu nibura basi ngo arahisha ibanga. Catherine Kuhlman banzu urebe yarabanje atanga ubugore bwe. Urumva ko gutanga ubugore bw'icatse kuvuga yanze kongera gushakwa, yiha Imana. Ntabwo ari byari by'abamasera, ntabwo ari umumasera, we yanze gushaka, ashaka kugira ngo umurimo w'Imana ukore nta stress y'umugabo, nta iba bikora yitanze. Rero amagambo Paul avuze ngo abagore bajye bacecekera mu materaniro, ngo nibagira icyo bashaka kubabaza abagabo babimuhira, ntabwo amagambo Catherine amureba kuko nta mugabo ari afite. Rero we ntabwo mu iteraniro byamuzaga kuba yakora umurimo akoreshwe n'Imana. Ngira ngo usobanukiwe neza igituma uzasanga ntibitagutaka kubona umugore yabaye umupasiteri, cyangwa ugasanga mbese ni iyi mpamvu. Ngira ngo none urasobanukiwe. Imana ikumpera umugisha, mfashe umwanya munini urambabarira, ariko kwari kugira ngo usobanurire iki ni ikinyejana cya 19 cyo navugagaho William Branham nawe mu Batista, aho bapingaga gukora kubwira ari we yari umugabo, ariko Imana yabanje kumutwarira umugore kuko aramukundaga cyane. Noneho akagira ministere ibiterana atajyamo bamutumiyemo, yakumbura umugore bagashaka ko afata urugendo agasiga abarwayi bari gupfa. Imana itavuga niba umugore wari untwariye umwanya reka mugutware ubohoke. Imana yaje guhica umugore we, yitwara umugore wa William Branham, akorera Imana nka Paul mu myaka 4, arya hiti, yaje kwita Imana ariko mu myaka 4 Imana yamumenyekanishije mukoresha ibintu biteye ubwoba, ibitangaza bikomeye cyane. Nanje gusanga nanjye muri iki gihe impamvu Imana ikunkoresha cyane Manu, mperutse gusengera umumama yararwaye sirimu,
anyaturiye ko arwaye sida ngo umugabo wamucyurira, ariko ngo mu mutware wanjye namubwiye yuko ndwaye mba n'ubwandu nubwo twabanye, rero tubana abizi ko ndi ku makerenda, none aba ari kuncyurira. yabimbwiye tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, muri uyu z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka 2022, hari kwa gatatu ibyumweru 2 bishize. noneho mu biro bintangaje nuko uyu mumama akimara kumbwira numva ngize impuhwe ko umugabo wamucyurira, kandi umugore nguyu arakijijwe, aracyari n'umugore mutoya nubwo yari yarabyariye ku ntuza, yakiriye sida kubera ko yasamye inda amaze kubyara kariya k'agakobwa. nyina asa nk'amutesha agaciro, asa nk'amuciye, atamufashe neza, asa nk'aho yiyahuza ibiyobyabwenge, ashaka gusa asa nk'uguye, yemera no gusama kugira abone icyo kurya, kuko nyina yaratangiye kuzana ibyo kurya, afite agahinja. ibi ngibi bituma akurayo ubwandu. rero yampaye ubuhamya bwe, numva ngize impuhwe, nawe ariko nshaka kugusengera Imana ikaba yagukiza, kuko ndumva impamvu yawe usa nkaho wabuze uko ugira ubwo wemeye gukizwa. abasha gufata n'amasengesho ya dry iminsi 2 3 akayasenga, mbese yari yuriye n'imisozi n'umunyamasengesho. mama yambwiye anyaturiye ibyumweru 2 bishize, hari tariki 2 z'uku kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka 2022, wari umunsi wo kwa gatatu. reba kuri kalenda, ni ibyumweru 2 bishize. uyu mumama ampereza iki icyo akimara kumbwira ko byonyine kuba unyaturiye ko urwaye, kandi abandi babigira ibanga, reka ngo uzamure isengesho, kuba byonyine ushaka gukira kandi ukaba unyatuye ko urwaye. niyumvamo muri ngewe impuhwe, niyumvamo kuba namusengera Imana ikamukiza. nawe ngo rero nyemerera ngusengere, ningusengera icyumweru gitaha kwa gatatu, hari tariki 9, uzagende wipimishe, results niziza warakize, tuzafata gushima Imana. ariko ngo sawa, nanjye nzamura isengesho. nasenze isengesho mpagara muri aya magambo akomeye yandi Shadrach, Meshach na Abednego bavuze ngo Imana yacu ibasha kudukiza, kandi naho itadukiza, sinzi kano kandi bukumva, kandi naho itadukiza nta kizatubuza gusigara tuyomyeho. ntabwo twapfukamira igishushanyo Nebukadinezari yari yaje ko yari yagishizeho ngo bacyubamire, batacyuba babashe mu tano ry'umuriro. mbese baravuze ngo Imana yaje bibasha kubakira, mbese bayifitiye icyizere. nanjye numvise, nanjye ngira Imana icyizere yuko ibasha kumukiza, ariko nayo itamukiza isigara ari Imana, ntibizayikora kuba Imana. njyewe nari bimbwiye rero, reka ngusengere, nitagukiza ubwiza bitashatse kugukiza, nanjye nabaye ni nk'uwisegura gutyo. rero nabambwira ngi reka ngusengere Imana igukiza iyi sirimu, kwa gatatu cy'umweru gitaha uzagende wipimisha. njye mfite Imana ikiza yuko ibasha kugukiza n'ubu, ariko uzajya kwipimisha kwa gatatu cy'umweru gitaha, urebereza ukuntu zihagaze. yari no ku makerenda rwose, nkuko yashaka naramuhanure n'akana k'agahungu yari akabyaye ndi Kenya. nabibwiye muri umuntu we ko agiye kubyara agahungu, nagiye kuva Nairobi afite inda yako, yarakabyaye rwose. nagiye no kukareba muri lockdown muri uyu mwaka washize, nagiye kumureba wundi wakuru uwo mwana, Hamise Davis, yagiye kumwita Didier ngira ngo. mama rero ngiriye icyizere, nanjye ndavuga iyanyujemo ubuhanuzi bwo ko yabyaye agahungu yarakabyaye, byatuye nanjye niyumvamo kumusengera, kuko yarangira icyizere. nkuko Bibiliya ivuga ngo nta muhanuzi wubahwa iwabo kereka mu gihugu kitari kiwabo. icyatumye Yesu rero atubahwa iwabo nicyo cyatumye nawe adakuraho ibitangaza byinshi. burya Imana kugira ikoresha umuntu, birasabwa yuko umuntu agiye gusengera mbere arasabwa ko umutima we uri tayari, kandi afitiye icyizere ugiye kumusabira yuko Imana ibasha kumukoresha. rero uyu nguyu nawe arafitiye icyizere, kuba narigeze muhanura ibintu bigasora, afitiye icyizere cyane. ikindi nanjye ndavuga rero, Imana ibasha kugukiza, reka gusengere uzajya kwipimisha kwa gatatu gitaha, hari tariki 9 ye kwipimisha. ntamusenga, ariko nari namuhaze kumusegura ngo naba adakize Imana izabitashime kumukiza, ariko ngiye musabiye gukira, niyo mpamvu musabye azajye kwipimisha. ko ari kuganira resulta niziza, ntabwo ngiye nzacika intege, kuko Imana izasigara ari Imana. niziza atakize, ariko niziza yakize, tuzashima Imana. ngewe naramubwiye ngo ngewe ngusabiye gukira, nanarikodinga audio ndi kumusengera. iyi audio ndayifite, voice record. naravuze ngo Mana, iyi tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ku munsi wo kwa gatatu, ndasengeye mama amwita Fiete, ndamusengera ngo Mana umukize, kwa gatatu w'icyumweru gitaha azajya kwipimisha afite resulta zitarugana. iri sengesho nari senze mfite record yaryo.
kugira uwanabipinga yuko Imana yamukijije sida azamwumvishe kuri iryo sengesho iryo narisengaga bikwereka yuko Imana ibasha gukiza umuntu sida sirimu. Umugabo we ntabwo yari afite ubu bwandu, umugore ufite ubwandu, ariko umugabo yemera kubana no kuko akiri n'umukobwa ukiri muto. Urumva afite mu myaka 26 turangana. Urumva ko rero Imana yakoze igitangaza, ikora ibirenze ibyo atekereza. None reba ukuntu Imana itangaje, najye kwipimisha asanga sida ari negative, HIV negative, yarakize. Yumvishe bimurenze, abibwiye umugabo agira ikibazo. Aravuga ubwo ngubwo bazahita bakuntwara ubwo wakize, ngo se ngo nabanaga nawe kubera ko ndi umurwayi gusa. Ngo hoya, uwo ni umukristo ntashaka gusenya kandi yari yanyuze mu ishuri ry'ubuzima. Rero kubera kinongeye n'ubu buhamya no kugira ubone ko Imana ibasha gukora bitewe n'uburyo uyihaye. Ikindi Imana ishaka gukoresha ibintu bikomeye, birasaba kwigirira icyizere, ikindi ukabana nayo neza. Iyo ubanye n'Imana neza, birivuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe, yarasenze imvura ngo imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Si biri mu Yakobo sura 5 urugero rwa 17-18 ngo Eliya yari muntu ngafe yasaba Katonda namurira kitegeza nti nafe tusobora kusakato naturira ne ate twetaga nafe bisane zonge bya Eliya uko batenga Katonda tumukiririza munyo ti asora tukozesa ebisinga kwebe bituruwose. Yesu ngo abanyizera bazakora n'ibiruti byo. Ntako rero biba bisaba gusa kugira Imana icyizere, yitabikozaho ibitabishatse, ariko igihe cyageze cyo gukora kwimana. None mu bintu byantangaje maze kumusengera umunsi wakuri yaragiye kwakira results ijoro ryo kwa kabiri hari saa 8 mu gitondo, byose ari saa kwa gatatu. Ubuhamya ndabwumva, umukozi w'Imana bamwita Emmanuel Havugimana, tujye tumucumikira amezi 4, n'umuhanuzi yarampanura ngo abonye hari ituro, hari umuntu unyohereza agafaranga ngo kari mu ishusho ry'ituro ry'ishimwe, ariko ngo rivuye ku mumama ngo nasengeye azaba rimpaye nk'ituro ry'ishimwe. Ndavuga se ko ari ngo basiriye mu mitamana yuko Imana ibyo imweretse nabyo byose rizatse zishobora kuza ziri kiriya. Naramubajije menye niba ariyo narasengeye abantu bagira muri 2 batandukanye, ariko ni wasirimu ari we nshizeho umutima nshaka kumenya niba rizatse arizo. Ihampa rizatse mbere yuko yakize. Umudokiteri wamupimye amubwiye ko yararwaye ntiyabye ngo muhagara kutufera nga bino bya ku TV bibatofera ntabantu babona sirimu ntibasumba babasabira bino bya kutufera ati si byaga. Urabona ngo nze sikati ndi live ndabira darade zisiri ku TV kati wowe yagara nkuretera makinda gema denywa n'ipapuro biragante mbade mu rwade akabanga. Mbese umudokiteri byaramurenze nawe ntiyabyemera. Rero Imana ni ibyikora. Kuba naramusenga Imana ikamukiza sida ntabwo ari ngiye ikiza, nshobora gusengera undi ntimukize bikamera nka za mbuto ziguye ku rutare, kuko cyangwa izindi zikagwa ku nzira Satani akaziba zitagusa. Ariko uyu nguyu yabaye itaka ryo nabibyemo imbuto, iba ari itaka rigimu ribyara umusaruro. Isesho rya nyiribona aho rikorera. Buryo usengera umuntu manu ntazagira ukubeshya. Umuntu iyo ashaka gukira, Imana ushaka yuko akira, Bibiliya ivuga iki? Matayo 18:19. Uze kongera wasoma wumve. Matayo 18:19 haravuga ngo abantu ababiri niba gira icyo basaba bahuje umutima ngo Data mu ijuru azagikora. Amagambo ntabwo yavuzwe na Petero, ntabwo yavuzwe na Matayo, yavuzwe na Yesu ubwe niwe ubivuga. Avuga n'impamvu kuko ababiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, si rya Museveni, si rya perezida, mu izina ryanjye ngo nzaba ndi hagati yabo. Aya magambo njye rero nayafashe nk'amagambo mazima kandi atarimo ruswa. Njyewe ntabwo navuye ko ngo nahagaze mu mpano yo gukiza abarwayi, kuko nari ndi kumusengera kuri telefone. Rero icyo nkubwira nawe ubasha gusengera umuntu Imana ikaba yamukiza, ariko condition mubanje kuzihagararamo. Narabanje numvikana n'uriye duhuza umutima. Icyambe niyumvisha mugira imbabazi nifuza yuko bayakira, nawe ubwe yarashaka gukira. Hanyuma nanjye ndamusenga mpagaze mu butware bw'Imana, ntegeka uburwayi yuko Imana yabukuraho, izamuzana amashimwe, nshaka ko Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibintu tuba dusabwa igihe cyose uzasaba Imana ushaka yuko ari ihabwa icyubahiro, Imana ntizabura kukihesha. Eliya guhagarika imvura yarashaka yuko Imana yesha icyubahiro, yarashaka ko Abisirayeli bongera bihane bagarukira Imana. Ibi ngibi byatumye Imana ikora ibiruti byo
dutekereza. Reka nkwibutsa andi magambo hano, uze gusoma Ibyakozwe no mu gice cya 3 umurongo wa kuza kuwa 6, urasanga amagambo Petero na Yohana ikirema bakirije ku rembo ry'urusengero. Barakibwiye ngo nta feza n'izahabu bafite, ariko icyo bafite barakigihereza. Barakibwiye ngo banza turebe icyatuma batubwira ngo nta feza n'izahabu dufite, ariko icyo dufite turakiguhereza. Barakibwiye ko Imana yabaye nka mbese hishuriye Petero ko nibategeka mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo cyangwa kigende bitarakunda, mu gihe ibyiringiro byacyo kino kirema bikiri ku feza n'izahabu cyari kiringiye. Nani magambo ntago cyo kiringiye gukira, cyo kiringiye feza n'izahabu. Rero ntago bari kugikiza ngo bishoboke, byasabaga yuko cyo kiba tayari kwakira icyo bagiye kugiha. Birasaba mbese yuko umutima w'iki kirema uba tayari kwakira. Yesu nashimwe. Rero iki kirema barabanje bahindura icyerekezo cy'ibyiringiro byacyo. Bakimwa nta feza n'izahabu dufite, ibyiringiro byo wari dufite by'ifeza n'izahabu banza bikure mu nzira, ariko icyo dufite tugiye kugiguha, banza tuhanga amaso. Urumva ko bari gushaka ahantu bahera kugira nibategeka imbaraga zo kugikiza zo kugihagurutsa zisanga ifeza n'izahabu ibyiringiro atariho biri kugira, kuko izi mbaraga zari gusanga ifeza n'izahabu ziri mu byiringiro by'iki kirema, izi mbaraga zigata agaciro. Ariko Imana ihishura Petero na Yohana kugira batamwara, yuko babanza guhindura icyerekezo cy'icyo kirema, bakizeza yuko hari icyo bafite kibabasha kugihereza. Iyo bakibwira hari yuko tugiye kugukiza, ntabwo bari cyari kubyemera, cyari kubipinga, ariko bakibwiye ngo duhanga amaso gusa, icyo dufite turakiguha, ariko nta feza n'izahabu. Bituma nacyo rero kigira ibyiringiro byo kwakira ibintu bitandukanye n'ifeza n'izahabu. Rero igihe bategetse, izi mbaraga zabonye ahantu zinjirira kugira zigihagurutse. Rero imbaraga z'Imana zikeneye ahantu zikubita, zikeneye umutima uri tayari kwakira. Reba Barutolomayo Imana igiye kumukiza, Yesu aramubwira ngo ngukorere iki? Ngo ndashaka gukira. Yesu aramubwira ngo ngaho ukira. Rero iyo hariho abakira kuko bashaka gukira, bagatuma imbaraga zibakiza Imana izururutse. Hari n'abandi, hari n'ikindi kirema cyavutse ari impumyi, babajije abigishwa ba Yesu barakibaza, niyo mpamvu yatumye yakuze muri ubu buryo. Kuki yaba ari ibyaha by'ababyeyi be cyangwa n'ibyaha yakoze? Yesu ngo nta byaha ababyeyi be bakoze, nta n'ibyaha uyu nguyu yakoze kugira avuka ari impumyi, ahubwo ni ukugira imirimo y'Imana yerekanwe muri uyu. Biravuga yuko uyu muntu yabishaka atabishaka, Imana yari ifite muri gahunda kumukiza, kuko kwari kugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe muri we, cyatuma Imana ishima yuko avuka ari impumyi. Rero hari n'abandi, urumva ko iyi mpumyi iri muri Yohana igice cya 5 yakize atari uko ibishaka, ahubwo yakize kubera ko Imana yari ishaka kugaragaza imirimo yayo ikomeye kuri we. Naho Barutolomayo we ntiyakize kugira Imana igaragaze gukomera kwayo, yakize kuko yarashaka gukira. Niki cyavuga ngo mwene Dawidi ntabara. Mwene bagambo yadatabaza Yesu yaramunyuzeho, ariko iriya mpumyi yindi yasiza kondo ku maso agene yagire niyo condition yamuhaye, kuko we ntiyari ari tayari kwakira igitangaza. Yesu amuteresha intambwe yo kujya gufata nawe arimo gufuna ibyo bwerere agenda akoresha. Barutolomayo yaravuze ndashaka gukira, Yesu amukora ntiyamuhereza condition kuko yari ari tayari kwakira. Naho uriya wavutse ari impumyi ntiyari ari tayari kwakira guhumuka. Iki cyatumye Yesu abwira ngo genda wiyuhagire. Iyo cyatumye agenda yiyuhagire nukugira niba atera intambwe yo kwizera. Amagambo ngira ngo uhawe guhishurirwa yuko ushobora gusengera umuntu kuko Imana yabigambiriye ko izagaragaza gukomera kwayo kuri we. Wamusengera igitangaza kikabaruka. Wazasengera undi, Imana ikabishaka ko ari igihano cyangwa imunyuzaho kuba yakwigisha abandi, akazaba azapfa ari impumyi. Uyu nguyu rero Imana ateganya ko azapfa ari impumyi, ushaka kumusengera ntahumuke. Ariko umuntu Imana ateguriye yuko izamukiza kugira igaragaze gukomera kwayo, iyo ishaka kwesha icyubahiro, hari igihe gukoresha wowe kuko ubanye nayo neza, si uko ari wowe ubikoze, ahubwo Imana igakorera muri wowe. Niyo mpamvu Imana idashaka ko icyubahiro cyayo tukitwara, ahubwo irashaka yuko igisigarara nk'Imana. Rero ibi byose nicyo gituma Imana ishobora gukoresha igitsina gore, yakoresha igitsina gabo, pfa kuba gusa uyihaye cyangwa ukayiha umwanya, kuko Imana uyishaka wese mu mahanga yose, siko Petero bivuze atangajwe na Koruneliyo ngo menye yuko mu mahanga yose abo bahimana agakora ibyo gucyanuka Imana irabemera. Rero ab'Imana yemeye baca kubakoresha icyo ishaka,
Imana ikumpera umugisha, ndizera yuko ufashijwe none. Nawe Imana yagukoresha ibiruta uko ubitekereza, pfa kuba gusa uwo muganira ubanje gutegura umutima wo kwakira icyo Imana, mu gihe rero atabyakiriye buriya si cyo gihe, pfa kuba gusa ubwo wakoze ibigwana, pfa kuba wowe ukoze ibyangombwa. Matayo 18:19 ngo icyo abantu babiri bazahurizaho umutima bakagisaba data wo azagikora. Yesu avuze impamvu, gukora ko ababiri cyangwa batatu iyo bahuje bateranye mu izina rye azaba ari hagati yabo. Rero narabuganirije amagambo y'Imana mbere y'uko musengera, mbanza kumutegura kwakira igitangaza cy'Imana. Rero yakiriye gukira sida, Imana ihita ibihamisha n'ubuhanuzi mbere y'uko ajya kwakira rezilita, ataripimisha. njye mpabwa ubutumwa ko hari umumama uzanyohereza agafaranga nk'ituro ry'ishimwe kubera ko azaba ashima ko namusengeye. Nkumva rero ukwiye kuza ari rezilita. Imana reba ibyo yakoze ni ibyo, habwa umugisha brother manu. Rero abandi bose ahageze n'ushobora washaka kubaza byinshi yakwihangana kumva iyo audio, kuko bitumye nsubiza hamwe n'so Evangeliste Didier, abandi bose bagenda bakiriramo guhembuka mu izina rya Yesu. Wahabwa umugisha. Yesu Kristo nashimwe. Inshuti, amakuru mumeze mute? Wakoze gufashwa n'iki cyigisho cya link naguhaye by'umuntu abohoka. Hanyuma nazira audio zindi nazumvishe muri comment warimo umpa nazumvishe zose. Yes, biba byiza iyo anaje barobona itanu n'amabona atinze kwita numva audio na feedback wari wampaye. Gusa feedback ari byiza, kugira ngo uzagisha iyi link uzashe no kuri status yawe, wumva ikinyarwanda byumve cyangwa isangize n'abandi, nayihaye na mukuru wawe. Hanyuma wongera ngo ntarabona akanya ko kuyumva nabazubakwa. Mu by'ukuri urabona ko iriya ngingo iyo twarimo tuvugaho kuba igitsina gore baba abayobozi, Imana ibakoresha mu kuziba icyuho, nk'uko ubona perezida wa Tanzania yari vice. Ijambo vice bisobanura umufasha, ubundi abagore baremwe nk'abafasha. Ahantu bakora nk'abafasha ntacyo bitwara, ariko iyo bahindutse umutwe baba dangerous. Kuko urabona na Yezebeli yaza ari umufasha wa Ahabu, ariko yahindutse umutwe Ahabu aba inganzwa. Biheruka Yezebeli igihugu cyose cya Isiraheli acyubikiriye, agihindura arakiyobya, kuko ntiyagaragaye nk'umufasha, ahubwo yaba nk'umwamikazi nyine. Uko ari ntiyashoboye kugaragara nk'umwamikazi w'umufasha, ahubwo yahindutse nk'umwami. Ahaba aba ari we uba inganzwa. Biriya bigaragara ko icyo bayita omucyara mu kutonde bwako yatondewa ngo umuyambi okuyamba kugaba support kati mukama bwa mukozi sango umutwe watekwa kuba katenga omusajja lemererwa bucyara nafuka nga support uba nafuka umutwe ku nsonga ezo, nenga tecyandi badokubanga nibito na Debora kuba umucamanza muri icyo gihe. Imana yamukoresheje nk'umufasha, ariko yagaragaye nk'umucamanza w'Abisiraheli, aziba icyuho cy'aho abagabo bananiwe gukorera. Ubundi aho Imana ikoresheje umugore ni aho abagabo bananiwe gukora cyangwa batabaye responsible cyane cyane. Rero Imana ibonamo umugore ubushobozi yamushizemo bwaziba icyuho, imwemerera imuhereza ubufasha, nayo iramusapotinga no mukaho, kuko umwuka w'Imana ni udushoboza. Dushobozwa byose na Kristo Yesu uduha imbaraga. Imana akamukoresha mu kuziba icyuho. Rero mu by'ukuri ugiye kureba no muri percentage, sinzi niba abayobozi b'ibihugu b'abagore niba ari bangahe ku isi, ariko ugiye guca muri percentage nta nubwo ari n'umwe ku ijana, ahubwo ni 0 n'ibice bingahe ku ijana. Bivuga yuko rero icyo nacyo kigaragaza ko percentage y'abagore ntago baremwe bakwiye kuba abatwari, baremwe bakwiye kuganduka munsi y'ubutware. Niyo mpamvu umugore abuzwa kuba umutware mu rugo rwiwe mu gihe umugabo ahari, ariko umugore ashobora kuba umutware mu gihe umugabo adahari. Niyo mpamvu Paul igihe yigisha ngo sinkunda ko abagore bigisha amatorero y'abagabo,
yarimo avuga amatorero aho abagabo ntiyashaka ko abagore bahinduka abatware mu bagabo, ariko abagore inshingano zo kurera abana basaga nk'abazemerewe zo mu bagore bagenzi babo, ariko bajyaga mu bagabo bitewe n'icyubahiro Imana yagiye iheza abagabo. Pawulo yagiye bihagarara asa nk'aho agize ku kintu gisa nk'icyo William Branham yagiye avuga nk'uko abafurere babikora no mu babatisita, njyewe ndacyumva. Ariko iyo bigeze kubera ko Imana yemera ikintu ko kibaho, Imana yemera ko ikintu ko kibaho bitewe n'impamvu. Kuko Imana igihe yambwiye ngo nabajije Imana kuri icyo kintu, ngewe irambwira ngo ubuyobozi buva hejuru ntibuva hasi. Irimo imbwira yuko yabihereye hejuru muri gavumenti. Niba muri gavumenti umugore yaragize ijambo hejuru, akaba yaba yagira department akurira mu nyobozi nk'umutwe, bihera hejuru bikamanuka hasi, ntabwo biva hasi bizamuka. Ikindi Imana yemeye ko bibaho bitewe n'uko naho ihashira inyungu, kubera ko ntabwo umugore yaba abaye agent wa Satani ukomeye. Imana ibure gukoresha agent w'umugore kuza, nk'uko Mariya yaje Satani akoresheje Eva nka agent yo kuzana icyaha. Imana yakoresheje Bikira Mariya nka agent wo kuzana umucunguzi ari we Kristo Yesu. Imana yanyujijemo imbuto izakubita umutwe wa Satani ikawushenjagura. Bishatse kuvuga yuko umugore hanyuze inzira y'umuntu kugwa, umugore Imana yongera hanyuza inzira y'umuntu gucungurwa. Rero uzajya gusanga ahantu umugore afite imbaraga mu buryo buri demonic cyangwa satanic, uzajya gusanga uburinganire igihe bwagiye buza. Aho Satani ashatse kunyura igihe Imana yihanyuze ubundi butabazi. Uzarebe nko mu rusengero rw'iwanyu urebe abahanuzikazi benshi, uzajya gusanga abahanuzi ari benshi b'abagore kuruta ab'abagabo. Ushobora gusanga n'ubuyobe bwinshi burya igihe bunyura cyane rimwe na rimwe no mu badamu. Ugiye kureba mu nsengero ahantu hagenda hazamo ibintu by'ubuyobe, usanga Satani araborohera kubinjirira, ariko n'Imana nayo birayorohera nabo kubanyuramo. Niyo mpamvu uzajya gusanga ibintu bisa nk'aho bijemo agatogo, kuko Imana ishaka kunyuza ubutabazi ahantu Satani yanyujije urupfu, kubera ko Imana yo Satani waba ashaka guhangana n'Imana. Rero muri icyo kirere Imana nayo ishobora gukoresha abagore ku ruhande rumwe mu kuziba icyuho, ariko hari icyo abagore baremewe ni ukugandukira abagabo. Niko Bibiliya ibivuga kandi nako bikwiye kuba. Iyo umugore atagandukiye umugabo, umugore agashaka kuba umutware, urugo ruba rusenyutse. Bishatse kuvuga ko rero umugore ntiyaremewe kuba umutware w'urugo, nk'uko ataremewe kuzaba umutware utwara igihugu. Ariko Imana iyo ibyemeye ko bibaho, si uko ari Satani uba ubikoze, ahubwo Imana iyo yemeye ko bibaho, hari icyigisho kiba gikwiye kuhaba, hari n'ikindi Imana iba ishaka kwigisha abantu. Kuko niba umugore nka Yezebeli yarabaye umutware kandi arakwiye kuba umufasha, igihe yabaye umutware mu gihugu cy'Abisirayeli haba agahinduka inganzwa, uvuga ko isi yaragiye yose irubikwa. Bivuga yuko rero ngaho reba, udashaka kureba ishusho, Amerika iramutswe iyobowe n'umugore, isi imenya yaba irangiye. Sinzi niba hari n'uwo wigeze guhana avuga ngo Amerika niyoborwa n'umugore muzamenye yuko imperuka igeze neza. Bivuga yuko rero igihugu kugira ngo gigire umutware w'umugore kiba kigiye kugira ibindi bintu bikomeye cyane. Ariko Imana yo ijya yemera ko bibaho. Hari ijambo iby'Imana yemera n'ibyo ishaka ni ibintu bitandukanye. Imana ishobora kwemera yuko ubushake bw'umuntu bubaho cyangwa ubushake bwa Satani bubaho, ikabyemera. Ariko iyo Imana yemeye ko ibyo bibaho, icya mbere ngewe nabonye Imana iba ishaka kunyuzaho icyigisho no gucisha bugufi abantu bakure no mu rujijo. Kubera ko Imana yemeye ko Abafilisitiya batwara Isirayeli barayikoronayizinga, kuko bakoze ibyangwa n'Uwiteka abahana amaboko y'Abamidiyani. Ntabwo ari hano Satani ubatanze, ahubwo ni Imana ibatanze amaboko y'Abamidiyani. Ariko igitumye batanga si uko Abamidiyani bemewe gutegeka Isirayeli,
ahubwo ni uko Imana ishaka ko Isirayeli ica bugufi ikagarukira Imana. None igihe bihannye Imana ikuraho Abamidiyani, ariko bayoboye imyaka 7 bakoloniza Isirayeli, Imana yarabyemeye kandi ari ibigizemo uruhare, ariko ikigendere ni ukubacisha bugufi. Rero uzitonde aho Imana ihinduye umugore umutware, ibishaka no gukosora ibintu bimwe, ikindi no gucisha bugufi. Abagore Imana yabakoresheje mu bubyutse, bazana ububyutse cyane. Ikindi Satani yabakoresheje kugwisha itorero, barigwisha cyane. Rero Imana yashize ubushobozi mu mugore bwa influence. Niyo mpamvu Satani ushaka kugusha umugabo cyangwa ushaka na perezida kubafatisha neza, gavumenti bakoresha igitsina gore, nibo babasha gukora iyo mission neza. Nk'uko Delila bamukoresheje gutsinda Samusoni bari baramunanira Abafilisitiya bose, bakoresheje igitsina gore. Bivuga ko mu gitsina gore harimo ubushobozi bukomeye cyane bwihishe muri bo, bubasha gutuma umuntu apfa cyangwa agakira. Niyo mpamvu rero Imana nayo irabazi. Niyo mpamvu igushyiraho umutware, aho ngo abagore baganduke. Izi mpamvu Imana yabikoze gutyo. Ngira ngo nsubije ikibazo cyawe wari wambajije ngo mbese abagore bemewe kuba abashumba. Ntabwo bakwiye babyemera, ariko Imana ijya ibyemera, kuko igiye yemera. Muri iki gihe yambwiye impamvu ibyemera, ngo ni uko ubuyobozi buva hejuru. Kandi wajya kugenda mu Baroma 13 uri ku murongo wa 1 kugeza ku wa kangahe hasi, Paulo yaravuze ngo nta buyobozi budaturuka ku Mana, nta butware budaturuka ku Mana. Abayobozi beza n'abe Imana yemera yuko bose bayobora. Umwami Yehu muri Bibiliya Imana yemeye yuko ayobora, ndetse yohereza Eliya, aramubwira ngo Eliya genda wimike Yehu, yakoresheje amavuta ya Elayo, aza umwami mu cyimbo cy'uwari uhari. Hanyuma wimike na Elisa aza muhanuzi mu cyimbo cyawe. Hano rero Elisa agiye kuba umuhanuzi mu cyimbo cya Eliya, ariko impamvu Eliya ari kwisabira urupfu, Imana iravuga sinkwica, ahubwo banza wimike Elisa namuhanuzi cyawe mu cyimbo cyawe, hanyuma wowe ngucyure ngukure mu isi. Imana ihereza promotion Eliya, ariko Eliya ni uko yari ananiwe. Mani magambo Elisa kumuhanuzi mu cyimbo cya Eliya ni uko yuko Eliya yari ananiwe. Mani magambo Elisa akwiye kuza akaziba icyuho, nubwo atakora nka Eliya, ariko Elisa arakwiye kuba umuhanuzi. Ari Imana ibibishigikiye. Iyi Imana yemeye kuba umuhanuzi ku bwa Eliya wananiwe. Rero Yehu kuba umwami, Imana yavuze ngo uyu Yehu niwe uzica Yezebeli akica n'urubyaro rwa Ahabu, kuko Yehu yimitswe nk'umuntu ugiye guhana Yezebeli no gukanda no kuba dictator w'intuza. Rero ko Imana imwimitse, si uko uriya muntu akaba yakwiye kuba umwami, si uko ari wo mu gushaka kw'Imana, ahubwo Imana yemeye ko ayobora, yemera yuko yimikwa, ariko ari yagiye kuba igihano kuri Yezebeli. Rero Imana yemera ubuyobozi bubi yuko bubaho bitewe n'icyo ishaka gukora. Abisirayeli bayobowe n'umwami wa mbere wa Isiraheli witwaga Sawuli yimitswe n'Imana, ariko bivuye mu gushaka kw'abantu, kuko bari basabye ngo turambiwe gutwarwa n'Imana kuba ari icyubahiro, kandi Samweli ari umucamanza, ari umuhanuzi, ari nk'aho ari we mwami ubayoboye. Ariko Imana yabwiraga Samweli uko ibintu bikwiye kugenda, bisa nk'aho ari Imana iyoboye, ariko ikoresheje umutambyi Samweli ikamukoresha nk'umuhanuzi, nk'umucamanza, byose ayo mavuta y'uburyo butatu. Batwaga Imana isa nk'aho ari iyoboye, ariko mu kuyobora kwayo ahantu byabaga byageze ku rwego rw'Isirayeli ngo twebwe turambiwe kuyoborwa n'Imana, dushaka natwe ko tuyoborwa n'abami n'umwami umuntu, nk'uko ibindi bihugu bigira abami b'abantu babayobora. Natwe turambiwe kuyoborwa n'Imana, turashaka ko Samweli agenda abibwira Imana. Imana avuga ngo bigire ikibazo Samweli kuba bagutesha agaciro, kuba batagishaka yuko ubayobora. Si weho banze, ni njye Uwiteka banze ko mbayobora. Bivuga yuko Imana yari bivuga ko kubashiraho abacamanza yababye bashiriho baringa y'abayobozi mu icyuho cy'umwami, kugira ngo Imana ijye ikoresha umuhanuzi nka ba Gideyoni bariya bose bazaga ari nk'abacamanza, ko Imana avuganaga nabo ikabwira urugamba uburyo bari buruyobore, ikabwira uburyo ibitabo bikorwa. Mbese isa nk'aho ari Imana yiyoboreye igihugu cya Isiraheli, nta muyobozi w'igihugu, ahubwo iba ikoresha abahanuzi. Noneho igihe Abisirayeli bavuze ngo ntiturambiwe kuyoborwa n'Imana, dushaka natwe ko batwimikira umwami, tukayoborwa n'umwami nk'uko andi mahanga abikora. Hanyuma nibwira Samweli ngo ninjye banze, hanyuma rero zakoreza ubwabo wa Benjamini, ubu ngubu niwe uzababera umwami, aba ari we wimika.
nguwo azakira amaboko y'Abafilisitiya, ariko nanone azaba dictator, azabakandamiza, azabaza bareba itandukano ryo kuyoborwa n'umuntu n'Imana. Mani magambo, hano Imana yemeye ko Sawuli yimikwa. Sawuli ntiyimitswe n'abantu, ahubwo yimitswe bivuye mu gushaka kw'abantu. Imana yemera gukora icyifuzo cy'abantu, yimika umuntu nk'uko abantu babyifuza, ariko bitavuye mu gushaka kw'Imana, si ko Imana ari ibyifuzo. Rero Dawidi niwe wimitswe bivuye mu gushaka kw'Imana imwitoranyirije, ariko gutoranywa kwa Sawuli ntabwo yatoranyijwe bivuye mu gushaka kw'Imana, yatoranyijwe bivuye mu kwifuza kw'abantu. Ni ibintu bibiri. Sawuli k'umwami wa Isiraheli yatoranyijwe n'Imana bivuye mu gushaka kw'abantu no kwifuza kw'abantu, ariko Dawidi atoranywa n'Imana bivuye mu gushaka kw'Imana, si ugushaka kw'abantu. Rero umuntu watoranyijwe bivuye mu gushaka kw'Imana, uwo nguwo akora ibyo Imana ishaka. Uwatoranyijwe bivuye mu gushaka kw'abantu, Imana yemera yuko yimikwa, hanyuma uwo muntu nawe agakora agatogo nyine. Ahangaha bitandukanye. Niyo mpamvu nkubwira ko ibintu byose iyo utasobanukiwe impamvu ubyumva nabi. Ngize yuko hano igisubizo kigusubije. Ni muri ubwo buryo rero n'abagore iyo babaye abatware b'ibihugu, Imana burya ibibimitse, ariko bishobora kuba byavuye mu ishyaka ryabo cyangwa mu gushaka kw'abantu cyangwa mu gutora kw'abantu. Imana ikemera ko bimikwa, ikabashyigikira, ariko mu gushaka kw'Imana hari kuba hari impamvu ituma Imana yemera ko bibaho, ariko ubushake bwayo. Kuko hano ntandukanyije kwimikwa ko Imana ishobora kwemera ko yimikwa, nta ubuyobozi butava hejuru Imana ibutanze, ariko ihaba impamvu. Ijambo impamvu niyo rimwe na rimwe icanga abantu. Iyo utayisobanukiwe ushobora no kurwanya Imana kandi yemeye ko umuyobozi abaho. Kuko Yehu yimitswe agiye kwica Yezebeli. Yehu yabaye genocida kuko yishe Yezebeli, ikindi ntiyayoboka Imana kuko Imana imushizeho mu guhinuka igihano kuri Yezebeli. Yakoreye genocide abana ba Ahabu bose yabaciye ibihanga, amaze kubica ibihanga ngo bafite ishaka ry'Imana. Ibyo yari hano yaragiye kubishoza, ahita avuga ngo Yezebeli bamuhirike kuva hejuru. Mbese we yaje ari nk'igihano cy'Imana. Imana yamwimitse kumaraho Abameleki. None Imana ikongera ikavuga mu gitabo cy'Abaroma ahantu byantangarije ngo icyatumye nimika Farawo mugira umuntu ukomeye. Farawo ntiyigeze amenya Imana, Farawo ntiyigeze yubaha Imana, Farawo yari umuntu utubaha Imana rwose, ari umupagani. Ariko Imana ivuga ngo mu Baroma igice cya 9 ngo icyatumye nimika Farawo nkamugira ukomeye nk'amahanga, ngo kwari kugira ngo ngaragaze gukomera kwanjye kuri we. Urumva yuko hano ntiwavuga ngo Farawo ntiyimitswe n'Imana, nubwo ari umuntu ukorana n'abadayimoni. Imana ubwayo ivuga icyatumye imwimika, iri gutanga impamvu yatumye Farawo yicara ku ngoma. Itanze impamvu. Iyi mpamvu Imana itanze ntabwo ari uko Imana ishaka ko Farawo ayicaraho ngo akore ibyo Imana ishaka, ahubwo Imana ishizeho Farawo kuko impamvu yayo ari ukugira ngo yiheshe icyubahiro kuri Farawo, igaragaze gukomera kwayo kuri Farawo, izana murimbura imuziza ibyaha bye kuko yemeye ko ayobora. Ariko si uko Imana yagashatse ko ayobora Egiputa, ahubwo Imana yagashatse ko igihugu cyose, isi yose iba mu buza bwo kuyubaha, ariko abantu bagahitamo kutayumvira. None ikemera yuko abatayumvira bajya ku ngoma, ishaka kugira ngo igaragaze gukomera kwa no guhangana nabo. Ngira ngo icyo mvuze uragisobanukiwe. Imana ikumere umugisha. Didier nuko sobanuye uburyo Imana bimbwiye, kuko iyo utasobanukiwe impamvu ikintu cyumva nabi, ariko nibura hano urasobanukiwe impamvu. Icyatumye ishiraho Farawo gusobanura impamvu, si uko yari ibishaka kugira ngo ayubahishe. Nta nubwo Imana yifitemo iyindi nyungu ikomeye, kuko ngo ahubwo igaragaze gukomera kwayo kuri we. Rero urajya gusanga ubwo ngo nose Farawo yimitswe n'Imana, yimitswe n'Imana kuko Imana isobanuye impamvu, yemeye kumwimika kubera impamvu. Nkuko nasobanuye kuri Sawuli, Imana yemeye ko Sawuli yimikwa, ivugira Samweli ngo amusuke amavuta, imwimika b'umwami w'Abisiraheli. Ariko Imana yatanze impamvu ngo nuko banze ko ibayobora. Ibwira Samweli ntugire ikibazo, ni si bo banze, ni njye banze. Rero nemeye yuko nkuko basabye umwami, nemeye kubahereza Sawuli umuntu uvuye mu gushaka kwabo. Nanjye nemeye ko yimikwa, azabakandamiza buri tandukaniro yo kuyoborwa n'Imana n'abantu. Urumva ko umuntu wimitswe hano mu by'ukuri ntibavuye ko ari mu gushaka kw'Imana, ahubwo kuko banze Imana yemeye ubushake bwo kugira ngo ibakosore. Ni muri ubu buryo rero uzasanga
abantu babasha kujya mu nshingano zitari izabo, Imana ikabyemera. Ntabwo iba iri kuvuguruza ibyanditswe, ntabwo ibyanditswe biba bihinduwe, ibyanditswe ni ibyera bisigara ari ukuri. Niyo mpamvu mvuga ko Didier nanga kugenda hanze y'ibyanditswe, kuko iyo umuntu atasobanukiwe ibyanditswe ashobora kubisobanura nabi. Hano gusobanura iyi mpamvu mu buryo bwumvikana bushoboka. Nubona ikintu kibaye wibase Mana ko bino bintu bisa nkaho biri guhakanya Bibiliya, ni iyihe mpamvu yabyo, hanyuma Imana ikubwira impamvu yemeye ko bibaho, bitume wakira. Kuko njyewe nanga gusobanura ikintu ntari tayari gusobanura, cyangwa nanga kwigisha ikintu ntabasha gusobanura. Hano ndumva hano nsobanuye mu buryo burambuye. Imana ikumpera umugisha. God bless you so much.